abari mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, tutibagiwe namwe mukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mukaba mudukurikiye 5x5, mwese reka tubahe ikaze. Hanyuma rero uyu munsi akaba ari umunsi wa nyuma usoza icyumweru mu minsi y'akazi, tukaba rero dushima Imana yuko uyu munsi tuhagejeje, kandi nanone dusaba Imana kugira ngo izadushoboze kuba muri weekend, kandi tukaba muri weekend neza cyane, tukugaruka kuwa mbere mu kazi tumeze neza. Nanone reka rero mbahe ikaze nanone, ndi Frank Mario Sebudandi nk'ibisanzwe. Hanyuma rero tugiye kugaruka ku biriri byinshi bitandukanye, tugiye kugarukaho cyane birebana namwe urubyiruko aho muri. Rero ndizera nashidikanya yuko muri buze kuza kugubwa neza n'iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Icyo nababwira cyo, ibyo tumenyereye muri Night of Love kuwa kane, uyu munsi rero tubizanye ari kuwa gatanu bitewe n'impamvu zitandukanye. Tukaba rero tugira ngo tubasabe kugira ngo mugende mwegere radio yanyu, hanyuma wowe uri aho ngaho ukabona hari umuntu urangaye rwose, genda umukomanga ku bitugu mubwire ngo tebuka utaza gucikwa nibigiye kubera ahangaha, kuko wa mugani ya mvugo y'iki gihe ngo hagiye kugurumana. Reka rero mbabwire ngo don't go far, mube hafi aho ngaho kugira ngo tuze kuza kubana neza. Telefone muri bukoreshe ni ya yindi bisanzwe 078722232224. Iyo niyo nomero turi buze kuza kwifashisha kugira ngo mutange ibitekerezo kuri WhatsApp cyangwa se nanone muhamagara mu buryo bwa call. Hanyuma nanone ikindi nababwira nuko umuntu wa mbere turi buze kuza gufata mu kanya, ndabona mutangiye guhamagara, ikigaragara ko muri tayari cyane. Umuntu wa mbere turi buze kuza gufata nta kindi uri buze kudukorera usibye kudusengera ku Mana. Turaguha ayo mahirwe kugira ngo ukorere uwo mugisha, usenga Imana kugira ngo twiragize Imana muri iki kiganiro, Imana ize kuza kubana natwe. Nimujye kure rero mu kanya yo gutubanza kudutumikire abadutumye, turahita tugaruka noneho ubundi twakire udusengera, then dukomeze n'ikiganiro cyacu ku buryo burambuye. Tugeze ku masaha ya 3:23 muri studio ya 92.8 Radio O. Turi mu kiganiro de O Fresh Air. Ndi Frank Mario Sebudandi, ndi kumwe n'abatumirwa hano, ariko nanone baraza kuza kubibwira mu kanya gatambira. Nyereka tubanze twakire uwa mbere adusengere ku Mana ubundi dukomeze. Allo. Yes. Mwiriwe. Ngira amata Debora. Yego, gira amata. Ikaze cyane nawe. Sha twirukanira abadayimoni n'abazimu kazi bose bagende. Tugushimira kuri Imana igira neza, tugushimira kuri Imana turinze amasaha yose tutatambutse, none natugeze muri aya masaha tugihumuka umuka wazima kumwese bishimirwa. Ni kuri data twaje guca bugufi imbere yawe, mukoze dutunganye ngo tutagenze neza, ibyo twavuze ko tutagushimishije n'ibyo twakoze bitakunezeza data, utabare ibyaha byacu byose. Data rero tukweretse aya masaha ngo uzubane data, tugiye gukora ikiganiro Christophe Frank uvuga naba ari we data, abatumirwa niba bari bavuga ahubwo bakubere mikoro Kristo maze urivugire data. Rako tugiye kumva uduha amazina twaje kumva neza, kandi data tugiye twumva nitubisiga ahangaha, ahubwo Kristo bitugirire umumaro, bidukomeze mu rugendo Kristo rwo kujya mu ijuru. Data rero aya masaha tukweretse abantu bose barwaye data, bagiye kumva cyo kiganiro barwaye ubagirire neza data, bagiye gucyumva ahantu batandukanye bitewe n'ibyo barimo, bose Kristo bahe kumva neza, kandi data udasobanukirwa basonere mu izina rya Yesu. Data rero tugiye neza muri byose. Kristo Frank umuvugishe, Kristo Frank umara kuvuga iby'umumaro data, umara kuvuga biduhesha agaciro, kandi data umara kuvuga ibikuneza mu izina rya Yesu. Data rero tugiye neza muri byose, dusabe twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Debora, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Tugusangiye twese, Imana iduhe. Udusengeye neza cyane, turizera tudashidikanya ko isengesho ryawe ryagezeyo. Ryagezeyo nuko isengesho ryose ko ringana rigerayo, n'ibyo tutavuze Imana babyumvishije. Amen. Ingomba nyine gusenga ngo usubiramo amagambo kandi uvuga amagambo menshi. Urakoze cyane. Sawa tubane. Aha, reka rero dukomeze. Reka tukomeze, ndizera ko Debora ufite mitiweli ariko nyarukire kwa muganga. Hanyuma reka dukomeze ikiganiro cyacu. Uyu munsi rero dufite abatumirwa hano nkuko nari maze kubibabwira mu kanya.
ibyo tusanzwe tuganira ku munsi wo kuwa kane, uyu munsi tubizanye ku munsi wo kuwa gatanu. Ni uko nguko Uwiteka Imana yabishatse, kandi twemera yuko tuyoborwa n'umwuka, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Hanyuma rero reka twemere ubushake bw'Imana ko bwemeye ko iki kiganiro cyacu cyo kuwa kane kimurwa kuwa gatanu, ubundi tukazatarama. Wasanga n'abatumirwa bacu ari abataramyi, nta wamenya ko bashobora no kuza kuturirimbira, byose bikaba byakunda ugasanga ibuye rimwe gisha inyoni ebyiri. Ubwo rero icy'ingenzi tuze kuza kubana kandi tubane neza, kandi tuze kuza kuvoma byinshi. Urubyiruko rero muri hehe? Ese muri hafi aho cyangwa ni bya bindi byanyu? Murabizi neza ko ntajya nkunda gutangira ikiganiro narabanza kumenya ngo niba muhari kugira ngo duhane ikaze. Uwa mbere yadusenge tayari yahageze, reka duhane ikaze wenda nk'abantu babiri kugira ngo tukomeze. Alo karame karame. Okay, ona bakera na gatandatu twaguhaye ikaze. Yego Harriet. Uriza bakitse tubahaye ikaze bose na alphabet. Yego barabumva cyane. Yego. Urakoze kubishyiga rya mbere. Yego. Reka tukomeze turabishyiga rya kabiri. Murabizi ko tuba dushaka amashyiga atatu kugira ngo tuterekeho isafuriya duteke, none ibyo twatetse tuze kuza kubirya. Ntabwo rero batereka isafuriya ku mashyiga abiri, bisaba amashyiga atatu. Reka turebe undi nawe. Alo. Oui, alo. Shalom. Shalom. Mezote. Amahoro, namwe mumeze neza? Tumeze neza. Nukuri turabiteguye kugira saa 5 zirengaho. Kutangiye kurenza amasaha. Nawe ujye bari iminota iba yarenzeho nyine. Ya ikiganiro gitangira. Saa 5 iminota irengaho mikeya rwose. Turabakurikira mpaka. Ese ni Jerome? Ni Jerome. Wa mungu mu Bisheke. Ayiwe. Dore uyu ni wa musore aho avuga ngo umugabo ngo yafashe umuntu ngo amujyana mu Bisheke. Ako kantu ko kubwira abashyitsi rwose uwo ndiwe. Ana yanjye. Bagomba kukumenya. Urakoze cyane Jerome kubishiga rya kabiri. Cyane tubahaye ikaze mu kiganiro, turabana mpaka musoje. Imana bamugisha. Sawa, urakoze. Arakoze cyane Jerome. Uwa nyuma rero kugira ngo noneho dutangire neza cyane. Shalom. Uraho neza? Uraho Frank? Ndaho ndameze neza. Melite sebo. Ungonde? Sebo. Ariko murambatiza Claude uraho? Mario. Cyangwa ndakwitiranyije? Uvuze nde? Oya ntago nasubira mu nyine na kotoye. Wakotoye pe no kapta kugira no ko ntabyumvise, niyo mahirwe ugeze. Imana izi ubwenge. Ntago yamemukira rwose. Ni 70. Mbese ni Ernest? Kabisaro wakotoye ariko. Nari nakotoye rwose, ariko Imana ishimwe kutabyumvisha. Ndahombye. Oya ntago hombye ahubwo ndungutse. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Tugomba kubana rero amasaha yose wadutegura. Yego. Aha, murakoze cyane. Abo bari abantu batatu rero, ya mashyiga yacu atatu. Ubu tugiye gutereka isafuriya ubundi duteke. Ntago twatekeye kuri gazi uyu munsi, twatekeye ku mashyiga ya Kinyarwanda rwose, kugira ngo tuze kuza kubana rero. Reka mbabwire ngo tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ni gute urubyiruko rukijijwe rwakubaka imibanire myiza n'abandi ndetse nabo bazashakana. Ndasubiramo neza kugira ngo mudutege amatwi cyane. Ni gute urubyiruko rukijijwe rwakubaka imibanire myiza n'abandi ndetse nabo bazashakana. Tusobanuye wenda gatoya insanganyamatsiko, uraza kuza kutubwira uburyo umuntu mwebwe mukwiye kubana n'abandi ndetse n'uburyo ukwiye kubana n'uwo muzabana. Ni ibyo ngibyo mu magambo magufi kugira ngo tuze kuza kugendana neza cyane. Mfite abatumirwa rero hano muri studio, abatumirwa beza cyane, bahukereye, bazindutse, bameze neza, barasa neza, n'abana b'Imana. Reka rero batangire batwibwira kugira ngo mumenye abo tugiye kuganira nabo, noneho twinjire mu kiganiro nyirizina. Ladies first. Urakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Peace Mutoni, ndi umukristo muri Zion Temple. Ndacyari ingaragu. Uracyari ingaragu? Harya bajya bavuga ngo ingaragu ngiryama igaragurika. Ariko shaka ari ingaragu birimo. Ifite gahunda. Ambo. Peace. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze
ya ntago nakubwira ngo feel at home kuko already hano ngira ngo ni mu rugo tuguha ikaze mu kiganiro The All Fresh Air kandi turizera dashidikanya ko Imana igiye kudufasha kugira ngo tugire ibyo duha abanyarwanda. Karibu sana. Murakoze cyane. Fast abantu bahise bumva igitwenge cyawe rwose batarumvijwe. Turabasuje mwese abakurikiye Radio O. Yitwa Ivan Kanyandekwe. Ndi umushumba muri Zion Temple. Nkaba ndi umushumba mu rubyiruko. By'umwihariko nshinzwe ingimbi n'abangavu. Ariko nanone n'urubyiruko ku rwego rw'isi muri Zion. Pasta ntago boroshye. Ndasanzwe kudesha po kabisa. Umukozi ahora ari hasi y'abakorera. Ambo. Turanezerewe kubana namwe. Ndubatse mfite umugore mwiza cyane Imana yampaye. N'umwana mwiza w'umukobwa. Ariko ari namakuru numvishe mu kanya ngo mu matwi. Nuwo nguwo. Dufite umwana. Umwana amaze ukwezi. Igera ku 10. Urumva turashima Imana. Amen. Imana ihabwe icyubahiro kubyo yakoze ku mugisha w'imbuto yo mu nda. Hanyuma rero tufite insanganyamatsiko hano, insanganyamatsiko iryoshye ukuntu cyane cyane ku rubyiruko ubu ndabizi barategereje ngo bumve kandi baba bari tayari kugira ngo batange n'ibitekerezo ndetse cyangwa se n'ubwunganizi. Tuba dufitemo n'abantu n'urubyiruko ruri hariya rwose baba basa nkaho ari abaseri basaza. Baba hari tuba dufitemo abaseri basaza tukagiramo n'abaseri bakecuru. Ubwo rero nuvuga ngo ni wa muntu nyine w'umuseri batera ariko uri macuha mu buryo bufatika. So rero reka tufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni gute urubyiruko rukijijwe rwakubaka imibanire n'abandi, ubwo ni imibanire myiza n'abandi ndetse nabo bazashakana. Pastor cyangwa tuhere kuri Mutoni. Ari umuntu ejo bundi warambwiye ngo rero nguye kubera ko anduta ngo biraza kungora kuvuga nyuma ye. Ngo mfasha njyewe mvuge bikeya mfite none aze kuza kuvuga nyuma. Ariko Mutoni we nta kibazo ahisemo ko pastor yabanza ubwo nta kibazo. Ntacyo Mutoni reka abanze. Tubwire kuri wowe iyo bavuze kubaka imibanire myiza. Ubwo turimo turavuga umuntu ukijijwe w'urubyiruko. Kubaka imibanire myiza n'abandi ndetse reka tubanze tuvuge imibanire myiza n'abandi kuri iyo point yonyine. Tubanze tureke kubyo kuvuga ngo abo azashakana nabo. Kuri iyo point urubyiruko akwiye kwitwara ate mu bandi kugira ngo abashe kubaka iyo relationship, iyo mibanire myiza n'abandi muri societe. Murakoze cyane. Nge uko mbyumva urubyiruko ruri authentique imba ariko twabitangiriye. Yego. Kugira ngo rwubake imibanire n'abandi. D'abord nawe ubwe ku giti cye agomba kubanza kuba afitanye usabane n'umwuka wera. Donc ku buryo ubusabane bwe n'umwuka wera bimufasha kugira ngo amenye uwo ari we. Iyo wamaze kwisobanukirwa uwo uri we, kote faible zawe naho strength zawe, imbaraga zawe ziri, bigufasha kugira ngo umenye nuko ubana n'abandi. Kuko hari icyo utanga mbere y'uko wakira. Muri friendship n'abandi, inshuti zawe, hari icyo ugenda ubaha. Wenda se ashobora kuba aba ari urukundo, ashobora kuba ari presence yawe, kuba uhari gusa bikaba byaryoshya umubano wawe n'abandi. Icyo utanga nicyo nekereza nk'umu authentique agomba kubanza gutangirana. Donc ndatanga iki mu bandi, mu nshuti zanjye, mu bo dukorana se cyangwa bese mu bantu muri kumwe muri friendship. Nicyo uri butange mbere yuko ugira icyo wakira. So nk'umu authentique, urubyiruko rw'umu authentique nekereza ko bitangirana no gusabana n'umwuka wera. Umwuka wera akabanza we akakurondora, akakwereka aho intege zawe ziri n'aho imbaraga zawe ziri, ukamenya ibyo ugomba kongera gushyiramo n'ibyo urwana nabyo muri kamere yawe. Niho numva nuvuga ngo niba numvishe neza harimo ibintu bibiri. Ni ukubanza kwisobanukirwa wowe ubwawe, ukagira umubano mwiza n'umwuka wera, ukagira connection n'Imana, noneho kugira ngo ujye no kugira umubano mwiza n'abandi muri societe. Wa mugani nago watanga ibyo udafite. Urakoze cyane pastor. Reka dufashe gatoya aho ngaho kuri iyo ngingo gusa, kubana n'abandi in general. Nk'urubyiruko ruri authentique, urubyiruko rukijijwe, ni gute akwiye kubana n'abandi muri societe, cyane cyane
abaganza, reka mbyite gutyo, kurusha uko bo bashobora kuba bagira gute bamuganza, ariko akabana nabo nubwo babona ko bafite ibintu bitari byo bimeze gutya, ariko akabana nabo to kandi neza. Uwo muntu yakwitwara ate muri rusange? Mutoni ngira ngo abivuze neza, ndungira mu byo yavuze. Yesu yaravuze ngo itegeko ruta ayandi, avuga amategeko abiri. Ukunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ngo kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yabihereyeho utaramenya kwikunda. Kwikunda mvuga si ukureba inyungu zawe mbere y'iz'abandi, ahubwo ikintu cyiza wumva abantu bakugirira, kumva ko wakigirira n'abandi, uba watangiye intambwe ya mbere yo kugira inshuti. Kubera ko kenshi tujya twitiranya ubushuti n'inyungu. Yego gute? Umuntu akareba, ninjya kwa Mutoni nzamukuraho iki? Ntabwo Mutoni, ntacyo Mutoni azankuraho. Njyewe Mutoni hari icyo nzamukuraho. Uko si ugukunda, uko ni ukwikunda. Yego. Ariko kwikunda kubi, uko niko mvuze, kwikunda kwiza ni ukubi, ni ukwikunda ureba ibyakugirira neza, noneho ukarenga ugatangira kubigirira abandi. Ibyo bituma abantu baza bakugana. Urabizi imvugo ibaho Abanyarwanda bavuga ngo bakundukize. Banita abana babo bakundukize. Burya ariya zina iyo ryumvise umuntu aryitwa gutyo, kenshi barivuga ari rigenurano. Barivana hehe? Wenda yarakize, igihe kigeze abantu ababizi, murabizi Abanyarwanda, usanga umuntu ufite ubukire, ufite ibyo kurya, ufite ibintu, ahora afite abashyitsi, ariko yagera igihe akena. Numenya banyuze. No mu gihe cy'urubyiruko umuntu ashobora kuba ari mwiza, abantu bagakunda, abantu bajya bavuga ko nyana n'umuntu mwiza, n'umukobwa mwiza, n'umusore mwiza. Umuntu afite ubutunzi, afite imodoka, afite akazi runaka bamo, abantu bagashaka kuba inshuti ye kubera ibyo bari bumukureho, status, icyo bari bumuvanemo. Ubwo si bwo bushuti numva turi buvugeho. Aho ubushuti bwiza bw'umukristo ni umuntu ujya mu buzima bw'undi muntu afite yagiye gutangamo, nawe yakwifuza ko kimuzamo. Ndi kumwe na Pastor Ivan ndetse ndi kumwe na Peace, barimo kudufasha mu kiganiro dufite uyu munsi, tuganira ku buryo urubyiruko rukijijwe rwa kubaka imibanire myiza n'abandi, ndetse nabo bazashakana. Ndabona hari umuntu twandikiye ubutumwa bugufi, ariko yaduhaga ikaze. Ubundi reka dukomeze rero n'ikiganiro cyacu. Wenda Pastor, waruvuze cyane ari ikintu nkuyemo gikomeye ku bijyanye n'icyo kintu cyo ngo habana bakize, ajya ko waruvuze. Yego. Aho ngaho turashaka ngo noneho udufashe, nk'umuntu udukurikiye w'umukristo akeneye imibanire myiza. Ntabwo turinjira muri ya point ya kabiri, wenda nibiba ngombwa dushobora no kuza kuyishyira ku isaha ya kabiri, kuko niho haraza gusaba izindi imbaraga. Nk'umukristo w'umukristo w'urubyiruko, urubyiruko rw'umukristo afite indangagaciro za gikristo, kandi akwiye kubana neza n'abandi bantu bafite izindi ndangagaciro zitandukanye na za zindi za gikristo, cyangwa se bafite ibindi bemera. Kandi buri munsi dusangira nabo, tujyana nabo mu kabari, ariko nagiye kunywa inzoga, ngiye kureba umupira, cyangwa se ngiye kurya kabrushete, we agiye kunywa skol. Pastor, dufashe uriya hano hari abantu bafite ikintu cyitwa ikigare, y'abantu timu y'urubyiruko, rimwe na rimwe ugasanga bari kumwe no mu bibina, bari kumwe mu bintu byinshi bitandukanye. Ndashaka ngo udufashirize urubyiruko rurimo kutwumva, bafite ibyo bigare, bafite abo bantu babana nabo umunsi ku wundi, yewe hari n'uwo babana nawe ku gitanda kimwe, muri sosiyete muri rusange, uburyo ashobora kwitwara, cyangwa se reka mvuge ngo uburyo ashobora kwitwararika kugira ngo yambuke iriya nyanja iri imbere ye, kandi ahambuke neza, kandi abane n'aba bantu neza, atanabahutaje. Abyitwaremo ate?
ndaza kubivuga mu buryo bubiri kubera ko iyo dufite abantu tubana nta muntu uri ku isi udakeneye uwo babana. Yego. Ni nayo mpamvu Imana yabwiye umuntu ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ntabwo ndajya kuri topic ya kabiri. Abadukurikiye mwe muretse gusimbuka, mwe mugarutse gato. Siho nimo ndavuga by'umwihariko umuntu ku giti cye. Ibaze Frank. Yes. Tugusize muri isi wenyine. Tukaguha imodoka zose, tukaguha amazu yose, tukaguha amafaranga yose, ibiryo byose, indege, ubwo wenda tukagushakira amarobo azajya gutwara aho ushaka. Ubwo buzima bwishimira. Wakwifuza gusanga abandi aho bari. Bivuga iki? Muri twe Imana yashimye ko tugomba kubaho tubana n'abandi. Nta muntu, abanyarwanda bo baranavuga ngo kuba nyamwigendaho ni bibi. Kubera iki? Igihe kiragera ukabona ko ukeneye abantu. Kuko uko Imana yaremye umuntu yaramurebye imaze kumurema ibona abuze undi muntu. Yego. Nubwo ibintu byose yaremye ibona ari byiza, byose bimaze kuba byiza, umwana w'umuntu amaze kuremwa ari wenyine, Imana yareba avuga uyu ntiyaguma wenyine. Bivuga ngo ubuzima bwanjye nawe ni itegeko bukeneye umuntu. Yego. Niba udukurikiye ubaho wenyine wumva ngo uzabaho wenyine, ngo uzarya wenyine, uribeshya cyane. Izo modoka ujyamo arabazikoze. Iyo nzu urimo si we wayubatse. Yego. Umuhanda ugendamo si we wawukoze. Telefone ukoresha si we wayiguze, si we wayikoze. Ikintu cyose ufite kigufasha mu buzima hari umuntu wagufashije kukigeraho. Yego. Si we wibyaye. Si we wizanye, hari uwakubyaye. Bivuga iki? Ukeneye umuntu mubana. Yego. Rero nk'umukristo ni gute rero wahitamo ibitakwica mu mubana? Bibiliya iravuga mu Bakorinto wa mbere igice cya 15:33 aravuga ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi byangiza ingeso nziza. Byangiza ingeso nziza. Umuntu umwe yaravuze ngo mbwira inshuti zawe 5. Mubwira uriwe. Ndakubwira uriwe. Frank, ubu ngiye nkamenya inshuti zawe 5. Tutitaye ku byo tubwira, ibyo uko wambara, uko ugenda, namenye ubuzima bwawe. Niba ugendana n'abantu bakora ibibi ukavuga ngo njyewe nkora ibyiza, ngo urumva, hari uburyo bubiri Bibiliya ivugamo bwo kugira inshuti. Uburyo bwa mbere, hari abantu mubana mudasabana, mukabana kubw'impamvu. Urugero rworoshye, iyo mwigana n'umuntu nta mahitamo ufite. Mwigana ntabwo umuhitamo. Yego. Iyo mukorana n'umuntu ntumuhitamo. Iyo ikintu cyose kiguhuza, urugero ubana n'umuntu muvukana ntiwamuhisemo. Hari ibintu biduhuza twabyita relationship. Mu Cyongereza bivuga neza relationship. Yego. Hari ikintu kibahuza, hari relation, hari ikintu kibahuza. Murigana, murakorana, muravukana, muraturanye, hari ikintu kibahuza. Ibyo ntiwabyevita, ntiwabirwanya mu buzima bwawe. Ahubwo abo bantu niba muhuye ugomba guhitamo uwutindana nawe, uwusabana nawe. Kuko igikomeye si relationship, ni communion. Uwo mufite icyo muhuriyeho, mukorana, mwigana, muturanye, muvukana, icyo ni kimwe, ntago wagihitamo, ukisangamo. Yego. Ariko uwo musabana niwe uhitamo. Nusabana rero n'umubi, niwe Bibiliya ivuga hano, azaguhindura mubi, azangiza ingeso zawe. Uzitwa ko ufite ingeso nziza, ariko amaherezo azagenda akwanduza. Reka ngo urugero rworoshye, wenda ababyumva mwabyumva vuba cyane. Uramutse ufite umwana usa naho asa neza cyane, yambaye imyenda y'umweru, agakinana n'umwana wuzuye ibyondo, uribwira ko umwana wawe azakomeza yambaye wa mwenda w'umweru usa neza? Biragoye, ntabwo byakunda. Nubwo yitwararika atikurunga hasi, atari buze kugwa hasi, kubera ko abana barafatana, barahoberana, barirukankana, byanga bikunda hari icyasha ari buze kumushyiraho. Uyu mwana ntabizi, ariko uwo bari butindane araza kumuhindura. Rero ikigare, arabavuga ngo hari ikigare cyiza cyangwa ikibi. Njyewe nkunda kuvuga ngo ntukwiriye gutwarwa n'ikigare, kuko ikigare ni ikintu kikujyana.
ni wowe ugomba guhitamo inshuti yawe bijyanye n'icyerekezo ujyamo. Aho rero nibwo wenda dushobora kuza kuvuga ikiganiro kirambuye, ni werekeje he, ni iyihe nshuti muri kumwe, werekeje he, ni iyihe nshuti mutindana. Bitumye nibaza ko mu bintu bimwe dusabwa n'umwami Imana cyangwa se n'ijuru ko ari uguhindura abandi. Ni gute noneho wa muntu niba yirinda uriya muntu kugira ngo atamwanduza, ingeso ze zitaza kugira gute, approach yakoresha ni izihe, ni gute yamwiyegereza mu buryo kugira ngo ashake kumuhindura noneho uko we asa kugira ngo ahinduke we uko asa? Kugira ngo woze umuntu, yego, wemera kumusanga ahari, ariko ntutinda aho ari, umujyana aho wari uri. Subiramo ako kantu. Subiramo ako kantu karimo ubwenge. Umuntu ari mu cyondo, wamwogereza mu cyondo? Oye. Umwogereza he? Umukurayo mu cyondo ukamujyana muri dushe. Yego. Muri dushe nibwo buzima wowe ubamo bwo kwera. Mu cyondo ni ubuzima bw'icyaha babamo. We ni wifata rero ukajya kubana nawe mu cyaha, mu buzima bayeho bw'icyaha, uzamuhindura. Nawe uzandura. Azaguhindura. Uzahatinda amaherezo uzahandurira. Kuko mu cyondo nta mazi arimo akweza, nta mazi akwanduza. Ariko nugerayo ukamwereka ko hari ubundi buzima buri hano ushobora koga ukera, ugahora umwereka urukundo, ni rwo rwa rukundo navuze. Nta kintu umugambiriyeho kindi usibye kumuzana mu kwera, usibye kumwereka ko wabaho ubuzima bubohotse butari mu cyaha, wabaho ubuzima butaboshwe n'ikintu gihora kikuraza inkera. Inshuti yanjye imwe yigeze kumbwira, Pastor, gato kugira ngo akantu narinekeje katanciye, uraza kutubwira kuri iyo nshuti yawe. Uvuze akantu keza karimo ubwenge, yuko umuntu utamwogereza mu byondo ahubwo umutwara muri dushe. Aha, urugero rufatika, hano hari umusore witwa A, ni umukristo, asengera mu itorero runaka. Hari undi musore witwa B, asengera mu kabari, reka mbyite gutyo, niho yiziringa, niho ahora, kandi arashaka guhindura B. Ushingiye kuri urwo rugero waruduhaye y'uburyo utakarabye umuntu mu byondo, twite ko uriya B ari hariya mu kabari, niho yibera, kandi A yibera ahangaha, ariko barahura kandi A arimo arashaka B. Uhuje n'urwo rugero, dufasha uburyo yitwaremo ate kugira ngo abashe guhindurira muntu mu rugero rufatika. Noneho urugero rworoshye, ari sindi buvuga izina rye, ariko ni inshuti. Yego. Twigeze guhurira ahantu yari afite ikibazo gikomeye cyane. Yari amaze kugera ku rwego nta mafaranga yatungaga, yamaraga kubona amafaranga kuri konti akayarangiza, akaba aribwo agaruka mu buzima. Akazi yabagamo baramuhembaga bakamwibagirwa, akagaruka ari uko yayamaze. Iyo yazaga bavuga arayamaze. Ariko birababaje. Ngero nza kugira amahirwe yo guhura nawe, ntangira kwiyenteresa kumumenya, mubaza ibibazo bijyanye n'ubuzima, ntangira kumwereka, se mbwira mu myaka nk'icumi nukomeza buno buzima ubona uzagerahe? Yego. Ariko nta mahitamo mfite. Namugana amahitamo arahari. None se ubona njyewe mba mu buzima ubayeho, ariko simpora ku nkeke nk'izawe z'uko igihe wabonye amafaranga ugomba kuyanywera mpaka uyarangije. Arangije arambwira ngo noneho ndashaka twicarane nkubaze ibibazo. Okay, nta kibazo. Mu by'ukuri sinamwegereye mucira urubanza, namwegereye ndeba uburyo aremerewe. Yesu yaravuze ngo nimuze munsange abarushye n'amaremare, nimuze munsange ndabaruhura. Yego. Buriya ugenzuye ubuzima bw'umuntu nk'uwo, hari umutwaro yikoreye, ubashije kuwuvumbura ushobora kumufasha. Iyo utaramenya umutwaro umuntu yikoreye, ntiyemera kukwakira, kuko igihe cyose umuntu unaniwe ahora ashaka umuntu wamufasha. Ntiwaba ubabaye ngo uwange umuntu waguhumuriza, ntiwaba uremerewe ngo uwange umuntu wagukuraho umutwaro. Igihe cyose kugira ngo ube inshuti n'umuntu nk'uwo, ntabwo ari ukureba ikibakora, ni ukureba umutwaro yikoreye, uburyo wamuvaho. Niba ushobora kuba nka Yesu ukamukunda utagize ikintu umuca, just kuko ushaka ko nawe abaho ubuzima bubohotse,
ndakubwiza ukuri urukundo ruramuzana. Kubera iki? Arabibona ko nta yindi ntego ufite, urashaka kumufasha kuruhuka mu mutima. So niyo nzira umvuze ngo hari formule naba mbashije kuvuga ngo nzi abantu bose, nzi uburyo wabegera, ariko nzi ikintu kimwe, umuntu unaniwe ikintu cya mbere ashaka ni ukuruhuka. Yego. Umuntu wihebye ikintu cya mbere ashaka ni ibyiringiro. Umuntu ushaka kwiyahura akeneye umuntu umubwira ngo birashoboka ko ejo wabaho. Yego. Uramutse ubashije kubona uwo muntu nubwo arimo arakora ibintu bitandukanye n'ibyo ukora, reba hirya y'ibyo hari ibintu arimo arahura nabyo bimuremereye, umubereye igisubizo ntazareka kugukurikirana mu buzima ubayemo. Azakubaza ngo wowe bigenza gute. Aho rero ni uheruka muzana aho uri. Ariko ugiye umubwira ngo ngwino tugende hariya, nta nyunga bibonamo. Ati komeza nanjye ndakomeza mu byanjye. Okay. Ndumva mu buryo bworoshye ari uko nabishyiraho. Niyo byumvikana. Aha, muto. Warufashemo ka pose gatoya, ariko noneho Pastor yararimo kudusobanurira mu buryo buri general ukuntu umuntu ashobora kubana n'abandi kandi ari umukristo akabana n'abandi, ariko atanze ingero zifatika kabisa. Ako kantu ndakanotinga tu record ndabifite. Muto, tubwire ibyo byose, uri umukobwa wakuriye muri societe zitandukanye. Tubwire mu by'ukuri wowe ku bwawe ku giti cyawe uburyo wagerageje kwigobotora za nshuti, sinzi igihe wakirijwe cyangwa se niba waravukiye mu rusengero, ariko no kuvukira mu rusengero ntibisobanuye gukizwa, kuko gukizwa burya ni umuntu uba wabihisemo. Hari abavukira mu rusengero ariko badakijijwe. Utubwire urugero rufatika y'ibyakubayeho wowe ku giti cyawe cya gihe kera, ukuntu wigobotoye ziriya nshuti ukabacika. Ubwo noneho turagarutse, wenda tuvuge ngo ni wowe wari uri muri cya cyondo, noneho wowe warabacitse, noneho uraza ubu ngubu uri mu nzu y'Imana. Nanone unatubwire urugero rufatika y'uburyo witwara noneho, kuko byanjye bikunde hari izindi nshuti nawe ufite, nubwo wenda nk'uko pastor yabivuze ngo ntago gukorana nabo ubusabane aho ngaho badakijijwe, ariko murabana, relationship yo irahari. Tubwire kuri Mutoni ku giti cye Peace, uburyo wavuyeyo n'uburyo urimo kubitwaramo uyu munsi, kugira ngo n'urubyiruko rwumve niba hari icyo bakwigiraho. Murakoze cyane. Ku kibazo cya mbere, uburyo wenda navuyemo niba ariko nabyita, wabivuze neza. Hari ukuntu umuntu avukira mu gakiza cyangwa mu rusengero ariko atarakizwa, abyitwa ko ari umukristo asenga, gahunda z'urusengero zose azizi. So narundi uwo muntu, ariko sikomishuriwe nari uwo muntu nge navutse iwacu basenga, gusenga nyine byari itegeko. Wasinzira mutarasenga cyabaga ari ikosa rikomeye. Ariko ngeze muri secondaire, muri secondaire urabizi ubuzima utubaho wenyine, mu rugo uba uhasize n'imico yo mu rugo ubisize, ukagenda ugahura n'abandi bantu mugakomeza ubuzima bwanyu. Nakomeje ubuzima ntakijijwe kandi nari n'umupagani, biri aho ngaho tu. Ngeze muri kaminuza mpura n'inshuti yari groupe nini, ariko harimo umwana umwe ukijijwe, ariko mbivuga ukijijwe, asengeraga restoration. Uwo mwana siziko nabivuga nyine yarakijijwe ku buryo bonke bere numvaga umuntu ukijijwe cyane cyane ari umwadeperi nyine ari babantu bafunze umutwe wa complice bari nyine nyirukaitu umubona ugahita uvuga kuva nguriya ni ukijijwe murana wa mwana unchallenginga uri smart wambara neza uvuga neza umunyabwenge like ndavuga ati se abantu babaho umukobwa yari umukobwa noneho uko dukomeza kubana muri groupe twari dufite groupe niko kundi babahereza ngo mukora assignment muri groupe imwe wenda muri nk'abantu 8 ariko nkabona imyitwarire yiwe muri abo bantu 8 biratandukanye. Twavuga ngo tujye kurya ibiraha ngo niyirije, twavuga ngo tujye ngo guhurira ngo kwa runaka nyine wenda nyuma y'amasomo tujye guhurira hari yagire twiganirira ati ngiye mfite amateraniro ngiye gusenga.
ese ibintu bibaho nuko noneho uko akomeza tugenda dutindana ntangira kwitekerezaho kuko njyewe ubundi ndakijijwe bituma nitegereza kuko numvaga njyewe nkijijwe ndarasenga iwacu turasenga ku cyumweru turajya gusenga nta kibazo ariko mbonye uwe nanjye ndikompara ndavuga se ndakijijwe gahunda z'urusengero nta nubwo nzizi mperuka ko yo ku cyumweru numva nyine nangira bituma nangira kwitekerezaho akajya dutumira uyu munsi dufite amasengesho umusekuza so bituma nangira kwitekerezaho nyine ndadesida ndavuga rero nimba nyijijwe reka nyizwe nimba mbivuyemo mbivemo nyine mb'umupagani so ndesida gukizwa gutyo uriya muntu ko yakurobye neza atavuze amagambo menshi today uyu munsi rero uyu munsi wumva hariya wararobwe yego barakurobye bagukurayo uyu munsi noneho abanaga gute n'izo nshuti zindi nyuma yo kuziva byaje kurangira ntago byari gukomezanya ntago twari gukomeza kubana n'izo nshuti cyane bo twiganaga kuko urumva byarangiye tugize noneho imitekerereze imwe kandi abandi tutajya mu cyerekezo kimwe ntago ya companion yakomeza kubaho communion ya communion nagakomeza kubaho tuba nyine general twahura tugasuzanya niba assignment tukayikora ariko bikarangira tugakomeza ubuzima busanzwe uyu munsi nkora mu bukerarugendo secteur ya tourisme cyangwa industry ya tourisme irimo abantu benshi cyane pe irimo abantu benshi harimo abakerarugendo se twakira harimo abakozi abagide abatoga dukora n'abatoperator dukora nyine abantu benshi cyane abakerarugendo se twakira harimo abakozi abagide abatoga dukora n'abatoperator dukora nyine abantu benshi cyane harimo nyine abantu batanabyumva na gato ibintu byo gukizwa ibyo ari byo ariko ikintu uyu munsi nkora cyangwa se uko mbayeho mu buzima bwanjye nabanje deja gutekereza uwo ndiwe ni dinde ngewe ndashaka iki ese imana inyifuzaho iki ahantu magaze nigeze guhishurirwa ijambo rimwe riri muri Bible riravuga ngo nyine umugani Kristo Yesu yavuze yavuga ngo yabasigiye itarano zitandukanye umwe muhe ebyiri undi muhe eshanu undi muhe imwe agarutse uwo mwami ababajije ati mumereze ibyo mwagenzuye uweshanu azana 10 uwebyera azana izindi imwe ati ngiye nari nzi ko buri kidashobotse noneho iryo jambo narishuriwe numva nyine Imana yaduha itaranto dufite na hantu turi uyu munsi ese turi kuhabyaza uhe musaruro niba ari ako kazi ufite ni itaranto Imana yaguhaye ni uhe musaruro uri kuzana niba ari urwo rugo ni uhe musaruro uri kuzana ni uko nabihishuriwe ndavuga ko akazi ndimo ni itaranto Imana imaye birashoboka ko ejo makomeza cyangwa se nkahaba ako se ni nyine igihe mfite ndi kugikoresha gute so ntago navuga rero ngo ndimo kugenda mvuga ngo niba udakijijwe va mu buzima bwanjye ariko nanone ni ukuvuga ngo ndi maso maso ibyo nkora ndabizi yuko ngomba kuzabisobanura neza igihe nahamaze nahakoze iki ninza n'umunyago well and good nibitanakunda ariko hari ikintu nakoze urakoze cyane Imana iguha umugisha cyane amen. The O Fresh Air. Good music to bring you hope. Good music. Amazing. Just amazing. Plays really good music. Very good. All night long. Mighty warrior, great in battle, you have overcome. My defender, no contender, you've already won. And I will lift up my eyes to the hills where my help comes from. Hey. For the Lord is my shield and my fortress, I fear no one. Hey. Let's go. Let the King of glory in. Let the King of glory in. Oh, oh, oh.
tukaba tugeze ku masaha ya saa 4 n'iminota 4 muri studio ya 92 n'ibice 8 Radio O. Hanyuma rero turacyari muri The O Fresh Air, nanone turacyari kuri ya topic yacu twahoze tureba ukuntu urubyiruko cyangwa ni gute urubyiruko rukijwe rukwiye kubaka imibanire ye n'abandi, mibanire myiza. Icyo ni igice cya mbere dusa nkaho dushoje, ariko mu kanya gatoya turaza kwinjira mu gice cya kabiri, noneho uburyo noneho ashobora kureba uwo bagomba kubana. Ibyo rero turaza kugarukaho mu gice cya kabiri mu kanya gatoya, ariko reka twakire amatelefone yanyu mugende mutubwira, ariko murase kubyo tushoje kuganiraho, hanyuma noneho nimuze kuza kwinjira mu bindi mu gice cya kabiri. Igice cya kabiri turaza gufata umwanya dusobanurirwe byinshi, noneho mubone kubaza ibibazo, kuko ubaje ikibazo none angaha kandi nyamara wasanga bari buze kuza kubivuga, byaba bisa nkaho turimo gukoresha igihe ubusa. Rero reka nakire amatelefone yanyu, ni 0788 72223 iyo niyo nomero ushobora gukoresha mu gihe ushaka kubaza. Ushobora kubaza ikibazo cyangwa se ushobora no gutanga ubwunganizi, cyangwa se nanone byaba na byiza ubaye hari uwo ubaza ukavuga ikibazo cyanjye ndumva nshaka kubaza kanaka, byaba ari byiza kurushaho. Ariko mu gihe mutaraza turacyabategereje. Turacyabategereje, ubundi nta n'amasegonda ajya nyuramo, ariko ndabona musa nkaho mucecetse, mwasinziriye. Ariko nta kibazo, turaba dukomeje noneho igice cya kabiri, ariko ubaye uhari ukazana ikibazo nta kibazo rwose, turaza kugira gute kukwitaba. Numva tuvuga igice cya kabiri, yego. Niwumva turimo kuvuga nibikubuze kuhamagara, kuko ndabona yaje uwa mbere. Reka twumve icyo ashaka kutubwira hanyuma dukomeze. Allo, Karame. Nishaka kubaza ikibazo Pastor. Hari ikibazo ushaka kubaza Pastor? Nigira amata. Yego gira amata. Pastor, yego. Uri umukobwa ugakunda umuhungu udakijijwe, umuntu ntabwo mwabana? Wenda akabakiza cyangwa nyine ariko ko mukabana kazamuhindura, ukazamuhindura, kuko ntabwo wabana nakijijwe gusa barakijijwe umubareke. Hanyuma araza kugusubiza, sibyo? None njye nyuganize mfite ku byo twavuzeho. Yego, abana n'abantu badakijijwe n'ukuntu nzumva. Nanumva nk'urugero, harimo igihugu cyangwa mu muryango udakijijwe. Yego. Ntabwo umuryango wahita uwujugunya, ahubwo njyewe mba numva nabana nabo, nkabana nabo ndetse kuko n'ababyeyi banjye ntabwo nakora ababyeyi banjye ko badakijijwe, ahubwo njyewe nkabaturisha amasengesho y'Imana, nkabana nabyo bambwiye njyewe nkagenda nkabisenya, nk'uko njye mfite izo ntege zo kwihangana aho bambanganye. Njyewe mba numva nabana nabo nta kibazo. Aho ngaho ntabwo yagusubiza. Ntacyo, reka mu kanya aze agusubirize rimwe ibyo byombi. Urakoze cyane. Pastor, reka uhite umusubiza noneho tubone kwakira ikindi kibazo. Kuri iki cya mbere, numva icya kabiri kijyanye n'igice cya kabiri. Yego. Yadutanzeyo. Tukivugeho cyangwa tube turetse? Oya, igice turaza kukivuga nyuma nyine nitugera muri icyo mu gice cya kabiri. Reka mvuge kuri iki cya mbere. Mu by'ukuri ibyo navuze ntabwo navuze ngo ntuzabana nabo muvukana, n'ababyeyi bawe, n'abo mwigana, n'abo mukorana. Abo nta mahitamo ufite muzabana, ahubwo ni gute uzabana nabo. Icyo nicyo twatindaho. Ndabaha urugero rworoshye. Turaba Kristo, umuntu twizera ni Yesu Kristo. Yesu Kristo, abafarisayo bamushinje ko agendana n'abasinzi, n'indaya, n'abakoresha bikoro. Icyo gihe bari abantu batubaha Imana. Ariko abantu benshi bajya bavuga gutyo bashaka kwitwikiriza kubana n'abantu batizera Imana no gusabana nabo. Yesu ntiyahamagaye abanyabyaha kugira ngo ase nabo. Icyo kintu sinzi niba abantu bajya bagitekereza. Yego. Ntiyahamagaye abanyabyaha ngo ajye gusa nabo, ahubwo yahamagaye abanyabyaha kugira ngo base nawe. Nubwo yabanye n'abasinzi ntiyabaye umusinzi, nubwo yabanye n'abasambanyi ntiyabaye umusambanyi, ahubwo yabahinduye abakiranutse. Yego. Igikomeye si ugutindana nabo, ni iki uzabaha kibahindura. Yego. Kuko hari igihe wowe wibwira ko ukomeye ngo uzabahindura bakaguhindura.
ni iki rero kikwemeza ko ugeze igihe ushobora gufasha umuntu uri muri icyo kigero? Kuko kenshi ari igihe umuntu aba agikizwa, ni urugero uba ukiri mu gihe cy'intege nke. Reka mbaho urugero rworoshye, iyo umuntu atanze urugero ukuntu abantu babyumva vuba cyane. Frank, uramutse uri ku ntebe, uhagaze ku ntebe hejuru, dufashe intebe iyi twicayeho, uyihagazeho, urazamutse uyihagazeho, nanjye mpagaze ku butaka, hanyuma tugakururana, ugashyiramo imbaraga unzamura, nanjye nkashyiramo imbaraga nkumanura, urumva ari nde wamanura undi? Ninde wazamura? Ninde warusha imbaraga? Uwo hasi yamanura uwo hejuru, niko mbyumva. Kubera iki? Bitewe nuko equilibre ntabwo uba wakagira equilibre, kubera ko intebe ntiri ku butaka. Ni kimwe n'umuntu ugikizwa, abasa naho kizamuka gato ku rwego runaka, yego, kuzamura undi muntu bari kumwe hasi, imbaraga nyinshi ziracyari hasi, kubera ko ibyo bahuriraho ni bwa butaka batinzeho bari kumwe, bya byaha bakoranye, bwa buzima babanyemo. Biroroshye kubujyamo kurusha kuguma kuri ya ntebe hejuru. Asa noneho nawe ingero zawe zirimo zirankaraga mu bwonko rwose pe. Rero abantu benshi ari byakizwa ko ngo ngiye kubahindura, mu by'ukuri ntubizi ko uracyabitse ibintu byinshi bya kera kurusha ibishya ufite. Icyo ukeneye si ukumuhindura uyu mwanya, icyo ukeneye ni uko ubanza guhinduka. Mwibuke twatanye tuvuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba utarahinduka, ndakubwiza ukuri, ntuzamuhindura, kuko nawe ntiwabashije kwihindura. Mbere y'uko uhura na Yesu ntiwabashije kwihindura. Niki kimbwira ko uzahindura mugenzi wawe? Ni umunsi Yesu azaza agahindura ubuzima bwawe bwose, ku rwego abantu bakureba bakavuga ngo Frank, ndabyibuka utarakizwa wari umeze gutya, ariko ubu turabibona ko utandukanye. Icyo gihe baba bakubonyemo imbaraga zabasha kubahindura, kubera ko barakureba bakabona hari itandukaniro hagati yawe nabo. Ariko mu gihe bakibona mugifite imvugo imwe, imikorere imwe, aho mujya ni hamwe, n'ibyaha mubijyanamo kandi ukabitolerating, ukumva nta kintu we bigutwaye, ko wanabafasha. Icyo gihe utaragira imbaraga, ukiri kuri ya ntebe bagumanura hasi. Ngira ngo arumvishije pe, arasobanukiwe. Icyiza namubwira, ababyeyi bawe ntuzabareka, uzabana nabo nk'uko Yesu yabana nabo. Abanye n'ababyeyi yabagira iki? Yabasengera. Abanye nabo yabagira iki? Yabakunda. Kubakunda ni iki? Bafashe mu ntege nke zabo. Urwo ni rwo rukundo. Wibacira urubanza, kuko ibyawe si uguca urubanza, icyacu ni ugukunda. Iyo ukunze umuntu agera ahantu urukundo, Bibiliya iravuga ngo urukundo ngo rutwikira ibyaha byinshi. Iyo umuntu yakunzwe, ibyaha bye biratwikirwa, ukabona icyiza kimuvamo. Iyo watangiye kukwereka umuntu icyiza cyamuvamo, nawe agera ahantu akavuga ati nanjye kuko nahinduka umuntu muzima. Urwo rukundo nirwo rwatuzanye. Bibiliya iravuga ngo dukunda Imana kuko ariyo yabanje kudukunda. Kubera iki? Yatwikiriye ibyaha byacu byose. Turavuga ngo ntabwo nabaho ntafite uyu mwami unkunda. Rero natwe niko duhamagarirwa kubaho. Rakoze cyane, gira amata, ngira ngo wasubijwe ku kibazo kimwe, ubwo ikindi nacyo urakizavinga ahantu, kibika ahantu kugira ngo uze kuza kugisubiza. Hanyuma tugiye kwinjira mu gice cya kabiri, ariko tubonye umuntu uri kuri telefone nawe turaza kumwakira. Ariko hano hari ikibazo pastor umuntu yabajije, ariko kijyanye n'igice cya kabiri, ndashaka kugira ngo nacyo tukivugeho, noneho turaza kuza kubona umwanya wo kuza kumusubiza. Hari message iri ahangaha numva nifuje ko twasoma. Aravuga ati Yesu nashimwe, ubwo se nk'uwo muzabana. Ni mu gice cya kabiri, yego, ariko nyine icyo kibazo kiraza gusubizwa nyine icyo gihe. Hari n'igihe yahita yumva igisubizo mu busobanuro. Yesu nashimwe, ubwo se nk'uwo muzabana ko tuberera imbuto bakanga bakatunanira. Nk'ubu nari mfite umuhungu dukundana, kubera ko ari umuyobozi, baje kubajyana mu butumwa bw'amahoro, ariko ubu yagezeyo arahinduka ku buryo no kwitaba telefone yanjye ari ikibazo. Nk'uwo koko
wamubabarira wamubanira gute? Ko nagerageje nkamwereka indangagaciro z'umukristo nk'uwo, wakora iki? Mungira inama. Umuntu arababaye, arababaye pe. Aha, icyo ni ikindi kibazo kibike rwose. Frank mwiriwe, nukuri dushimire pastor, gusa buriya guhindura umuntu biragoye, kuko mugiye iyi message ndaza kuza kuyisoma nitonze gatoya, nze kuza kuyisoma nitonze kuko nayo ni message isa nkaho ari ndende, ndaza kuyisoma mu kanya. Reka wenda pastor tubanze twinjire mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu, ariko noneho ndifuza yuko Mutoni niwe ugiye kutwinjiza muri icyo cyane. Ashobora kuba ari no mu bihe nk'ibyo. Yacagurumana, hari ukuntu bishyushye cyane. Hano hari umuntu wohereje message ati kereka uwo mupasiteri mbaye iwe pe yankoropa bigakunda, kuko amagambo afite arimo kumbirindura tutari kumwe, nkahita nibaza tubaye turi kumwe. Amen. Ya. Aha. Hanyuma reka tukiri kuri ya nsanganyamatsiko yacu, Mutoto shakira ngo utwinjize mu gice cya kabiri, ari nacyo gice abantu benshi urebye bategereje, bavuga batavuga, icyo nzi cyo baracyumva. Turimo kuvuga ngo ni gute urubyiruko rukijijwe rwakubaka imibanire myiza n'abandi. Tusa nkaho tuharenza aho ngaho, nubwo wenda ibibazo bikikomeza, ariko ndetse nabo bazashakana. Waravuze ngo ntago urashaka. Aha, bivuze ngo uri mu nzira, bya byose ntago uzaba masera. Bibu. Bya byose ntago uzaba masera. Tubwireho muri makeya ku kintu cyitwa choice. Choice yakagombye gukorwa gute nk'umuntu w'umukristo? Choice yakagombye gukorwa gute? Ntabwo nize kuza gutinda cyane kuri spiritual, reka tuvuge mu buzima busanzwe. Mu minsi yashize iki kiganiro twari tugifitanye n'abandi bantu turi kubiganiraho, hari umuntu wari uzamuye ikibazo nyine avuga ngo ariko ngo kubona abagabo muri iyi minsi ngo biragoye, cyangwa kubona abagore ngo muri iyi minsi biragoye. Noneho umwe mu bantu twari turi kumwe aramubaza ati ubundi wowe uzi icyo ushaka mbere ya byose? Mbere y'uko ubona uwo mugabo wowe uzi icyo umuntu ushaka uwo ari we? Ubwo rero reka mbigarure muri iki kiganiro cyacu. Yego. Kugira ngo uhitemo nuko ubuzi ibintu ushaka. Tuvuge n'urugero, ugiye kugura telefone, ntabwo uri bugende ngo ubone telefone zose ziri aho ngaho uhita uzigura. Hari iyo ushaka specific. Niba ushaka iPhone, uramenya ngo ndashaka iPhone kangahe, 8, 9 cyangwa 10. So mu mahitamo haragaruka muri nicyo ushaka wowe nk'umuntu. Nka mu authentique, wenda urashaka umuntu mufatanye urwo rugendo rw'agakiza. So umuntu ushaka ni umuntu usanze mu rusengero gusa. Umuntu uri mu rusengero, abantu bari mu rusengero ni benshi. Bavuga cyane ko mu rusengero ariho ni kwa muganga, hari abantu benshi, abarwayi benshi. Uragenda uhita ufata umuntu kuko umubonye mu rusengero. So biharazaho ibintu ushaka, points ushaka, umuntu ushaka wenda ameze gutya na gutya na gutya na gutya. Ibyo bintu byose ushaka ntago ariko ushobora guhita ubibona mu muntu uko mbitekereza. Yego. Ntago ariko wahita ubibona mu muntu, ariko at least 60% niba hari abantu bari aho ngaho ushobora kubona ko muri 60% y'ibintu ushaka hari umuntu ubifite. Ibindi wenda nka 15 cyangwa 20 ushobora kubyihanganira cyangwa se ushobora kuba ari ibintu ubona ko bishobora kuzahinduka. Ko hari ukuntu umuntu aba yarakuriye muri environment imwe influencinga gutekereza ukuntu cyangwa se gukora ukuntu bishobora kukubangamira, ariko ubona ko bishobora ashobora guhinduka bitewe na environment ndagiye kujyamo. Urugero, duhe urugero rw'iyo 15% y'ibintu bishobora guhinduka, wenda nka characters zimwe cyangwa se behavior zimwe zishobora guhinduka zitari muri ya 60% waruvuze.
hari ukuntu umuntu mu busanzwe aba ahubuka mu kuvuga nyine ukumva nk'ijambo avuze mu bantu ukumva rirakubangamiye ukavuga ntabwo yatekereje kuri ibi bintu ariko wenda gake gake uko umuntu agenda amukosora bishoboka ko yabireka bibaho ako kakosa wagatorera ushobora kubitorera nk'ibyo ngibyo ariko bikibaye birakubangamira noneho wongeranyejeho ukongeranyaho n'utundi wenda kubangamira twinshi uhita ubona ko uyu muntu birabangamye nago wenda wumva mwakomezanye noneho ikintu kiri zero tolerance cyo noneho wumva nk'umukristo atakwiye na gato wa muntu bahuriye mu rusengero nibwo rugero rutanze bari mu rusengero ruvuze ko ari kwa muganga abantu barwaye indwara zitandukanye kubona umuntu mu rusengero ntibisobanuye yuko yujuje 100% ibyo wifuza uvuze 60%. Ugerageje no kuduha nyine n'ingero zishobora gutuma wenda wakwihanganira utanga urugero wenda nko guhubuka kuvuga ibintu nk'ibyo noneho tubwire ikintu cy'uwo muntu muhuriye ku rusengero umuntu w'umukristo utakwiye kuba watorera rwose uramutse ubimubonyeho. Kirakaze biragoye kuko abantu batekereza ibintu bitandukanye ariko njyewe d'abord uratari bunshyigikire cyangwa se ngo unshyigikire mu rugendo turimo ntabwo ari urugendo rwa mariage cyangwa se iki ndi kuvuga mu rugendo rw'agakiza yego ndi kubona wowe urimo kureba hariya nanjye ndareba hariya ntabwo tuzakomezanya ntaho tuzahurira niyo nabyihanganira uyu mwanya ariko no mu rugo n'ubundi bizakomeza kuba stack so muri ako gatoya se turimo kugenda mu cyerekezo kimwe icyerekezo agakiza kacu bimeze gute uransapotinga ndagusapotinga umuhamagaro wawe uhagazeho cyangwa biri mu kirere gusa nanjye biri mu kirere gusa uri kugenda hano ngagenda hanga so nge numva nyine umuntu tutashobora kuzuzanya cyangwa pasta reka tugaruke noneho harimo na experience harimo experience y'ubushumba harimo experience yo kuba uri married harimo experience yo ko ari ibintu wanyuzemo tubwire kuri icyo kintu kijyanye na choice y'umukristo umukristo akwiye kurambagiza te akwiye gukunda te ayo mahitamo y'umuntu muzabana umuntu twumva areba iki akurikira iki yagira noneho araho Peace yarageze agerageza kutwereka ibintu bimwe na bimwe ashobora gutorera bishobora guhinduka noneho wowe dufashe kuri kiriya kintu cya zero tolerance ikintu ubundi cya zero tolerance mu guhitamo niki. Iyo tugeze kuri iyi sije cyangwa iyi ngingo y'urushako ni ingingo ikomeye cyane yego kuko twahereye ku ubushuti bwose tugira mu buzima bugira ikintu bushingiraho urugero nabahaye umuntu muvukana Bibiliya hari amagambo 3 ikoresha ku ijambo rijyanye n'urukundo ari naho duhurira ku bushuti ndagira ngo tujyane tuze ayo magambo kuyumva kuko benshi muri twe turayitiranya yego ijambo rya mbere iyo Bibiliya ivuga urukundo love cyangwa urukundo mu Kigiriki mu Isezerano Rishya hari ijambo bita phileo ni urukundo umuntu akunda umuntu kubera icyo bapfana wakubaza ngo ukunda umubyeyi wawe wavuga ngo yego umukunda gute cyangwa se wakubaza ngo ukunda umwana wawe kuba afite abana bagiye kubaza impamvu umukunda ntabwo wabisobanura ariko icyo uzi nuko mufite icyo mupfana kandi ntushobora abantu bajya bihakana ababyeyi babo cyangwa abana babo mu by'ukuri baba barimo barihakana ubwabo kuko n'amaraso ubwayo arakunyomoza nubwo ubihakanisha ururimi isano mufitanye rirabivuga kurusha amagambo uvuga urwo ni philos urwa kabiri ni eros ni urukundo rugamije kenshi abahungu n'abakobwa nirwo bakunda kugamo ya kwagukururwa n'ibigaragara ariko cyane cyane bijyanye n'abantu bashobora kuryamana umuhungu n'umukobwa ibyo hazamo irari so
benshi mu bajene aho niho bakunda kugwira, babyitiranya ko kuba wakunze umuntu mwiza biterwa n'umuntu. Abamwe baravuga ngo ubwiza buba mu maso y'ubureba. Ushobora kureba umuntu umwe ukavuga ngo ni mwiza, undi yamuriya ngo ngiye ntago mubona ko ari mwiza. Ibyo bijyanye na eros, ni ibintu bijyanye na physical appearance na attraction, ikintu gikurura amaso y'umuntu cyangwa amarangamutima gishobora kumwegereza umuntu. Ariko hari urundi rukundo rwiyongereyeho, agape. Nirwo ngira ngo arimo aravuga hano. Urwo ni urukundo rw'Imana. Urukundo rw'Imana ni uruhe? Ni urukundo rukunda n'igihe umuntu yaba yakoze ikibi. Ntabwo rutegereza icyiza kivuye ku muntu kugira ngo rumukunde. Ntabwo rutegereza ko umuntu akora icyiza kugira ngo rumukunde. Rumukunda kuko rwahisemo kumukunda. Akadomo. Wakora ikibi, wakora icyiza, ntibikura ko Imana idukunda. So, iyo tugiye no mu kubana, abantu benshi bakunda kubakira kuri phileo cyangwa eros. Iyo wubakiye kuri eros, ikibigaragaza ni iki? Umugore wawe umushatse ari mutoya, ejo azabyibuha. Ibi ntabwo nagushatse umwana gutya. Ukuruwe nuko asa, namara guhinduka uzamuta, kuko eros ntiramba. Eros ijyana n'ibintu bikurura amaso, bikurura amarangamutima n'ibyifuzo by'umuntu bitabasha guhazwa. Ntabwo ari mbi, ariko ntihagije kubaka urugo. Phileo, ngurumva ngo n'umugore wanjye sinamusiga. Ariho hahandi umuntu usanga umugore ari mu rugo akabwira umugabo ngo ari kurankunda, ndavuga ati iyo ntagukunda mba naragushatse tutabana. Ntubizi ko umugore wanjye ntibyanditse mu mategeko. Ibyo nicyo mupana, ni umugore wawe n'umugabo wawe, ariko hari urukundo rurengeye ibyo, ni agape. Noneho reka tujye kuguhitamo uwo muzabana. Benshi numvise n'ikibazo gira amata yatubajije, ndaza kukigeraho. Benshi bagiye guhitamo uwo bazabana bibagirwa ikintu kimwe. Mu buzima tugira inshuti z'ibihe. Umuntu mwiganye Frank, benshi ntimukivugana cyane, ariko igihe cyarageze mu inshuti zakadasohoka, mukararana, mugasohokana, ibintu byinshi mukabihuza. Ariko dore iminsi yarabatandukanye. Abo mwakoranye hari aho wakoze hatandukanye. Mwarakoranye bageraho baragenda, kandi icyo gihe mukorana mwari inshuti zakadasohoka, gahunda zose muzihuza, ariko ubu ntimukiri kumwe. Dore aho bitandukanye n'urushako, ni urugendo rw'ubuzima. Yego, ni umuntu mutazatandukana nuko akazi kahindutse, ntimuzatandukana nuko amashuri yahagaze, ntimuzatandukana nuko mwashonje cyangwa mwahaze, ntimuzatandukana nuko yarwaye cyangwa ari muzima, ntimuzatandukanywa n'ikintu cyose muzabana. Ubundi Imana yagennye ko umuntu abana n'umuntu kugeza apfuye. Kubana akaramata, biravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina, ngo akabana n'umugore we akaramata, ubudatana, bagatandukana n'urupfu. Bivuga iki? Niba rero ugiye guhitamo uyu muntu muzabana, ugomba guhitamo umuntu muhuje ubuzima. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye ngo azabeshwaho no kwizera. Wenda abo turi kumwe ndagira ngo iryo jambo ryoroshye mu buryo bworoshye cyane. Iyo wizera ikintu kikuremera ubuzima, ngo umukiranutsi azabeshwaho, kwizera afite kuzamuremera ubuzima. Niba umuntu mudahuje kwizera, ndashaka kubwira ko mufite ubuzima butandukanye pe. Yego, hari umuntu umwe watanze urugero, aravuga ngo iyo umuntu atarakizwa, Bibiliya tubwira ngo ntago ari umwana w'Imana, ari mu biganza byandi bya Satani. Iyo wakijijwe, uwo mwana w'Imana uri mu biganza by'Imana. Umunsi washatse umugabo wawe cyangwa umugore wawe udakijijwe, hanyuma sobukwa akagusura, uzamuzimanira iki? Sobukwe mvuga si uwo mu mubiri gusa, ndavuga Satani. Ko nagusura azamuzanira ibyo Satani azana. Icyazanye Satani ni ukwiba, ni ukwica, ni ukurimbura.
ibyo azakora wowe uzibwira ngo wari ufite uburyo bwo kubigarura, ariko wahisemo kujyana n'umuntu mudahuje. Bibiliya iravuga niba unyemera nasoma kino cyane nta kibazo, mu Bakorinto ba 2:6-14 haravuga ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanywa bite? Umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho nk'uko Imana yavuze. Umve nkubwire, iyindi mibanire twavuze kare hari iyo uzisangamo urimo, ariko urushako ni wowe uruhitamo, sibyo? Yego. Akazi ntiwahitamo abo muzakorana wisanga mwakoranye, abo muvukana ntiwabahitamo, abo mwiganye ntiwabahitamo, ariko wahitamo muzabana. None ni gute uhitamo umuntu mudahuje ubuzima? Ndavuga mudahuje kwizera. Niba agendera mu mwijima ukaba ugendera mu mucyo, ni gute wumva ko umucyo uzabana n'umwijima? Kimwe kizaganza ikindi. Siko bimeze? Yego, niko bimeze. Kandi ikibabaje, wa muntu twavuze uhagaze ku ntebe hejuru kenshi birangira aguye hasi. Rero Bibiliya iratubwira ngo ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye. Si ukuvuga ngo ubange, oya, ariko wibashyira mu buzima bwawe, kuko ejo nimujya guhitamo. Ndaguha urugero rworoshye Frank. Ubu ngubu jewe n'umugore wanjye dushobora guhitamo gukora ikintu mu nzu y'Imana kandi tukakiyemeza. Nzi ko ubana n'umupagani batumva ibyo bintu kimwe, barabirwanira hashya. Nshobora kuvuga ngo njyewe habaye igiterane ngiye gutanga amafaranga runaka, umugore wanjye akavuga ati ahubwo twongere handi. Undi akavuga ati ayo mafaranga uyajyanye mu rusengero gukora iki? Ni urugero ruto nanze, ariko hari n'ibindi. Wowe ushobora kuvuga ngo tujye gufasha abantu, wakavuga ati njyewe sinshobora gufasha abantu, ninde wamfashije mu buzima bwanjye? Imyumvire yanyu iratandukanye. Bibiliya iravuga ngo mutange muzahabwa, we arashaka guhabwa gusa, ntazi gutanga. Ubwabyo mufite imyumvire itandukanye mu gutangira, ntimuzigera mujyana mu buzima. Urushako ni umuntu mujyana mu buzima, inshuti mubana mu bihe runaka, ibyo bihe byarangira ikagenda nawe ukagenda. Urushako mubana ubuzima bwose. Rero Bibiliya tugira inama, shaka uwo muhuje kwizera. Bisa kumya amashyi kabisa. Ndabizi hari abantu bari buntera amabuye, ariko nta kundi ndababwira ijambo ry'Imana, si ibitekerezo byanjye. Hanyuma icyo ako kantu uvuze sigasubije ikibazo nigeze kumva cyandera. Gira amata yabajije ese ngo umuntu umukundana ngo adakijijwe, ngo ese ngo nta kuntu wamuhindura. Gira amata, ni ukuri ndagushimira ko ufite umutima wo guhindura abantu. Uwo mutima ni mwiza, ariko Imana ntiyagennye urushako kuba ivugabutumwa. Ako kantu ngavuge kandi ngasubiremo. Ivugabutumwa Yesu yadutumyemo si urushako. Ivugabutumwa Yesu yadutumyemo ni abantu badakijijwe tukabahindura kumenya Yesu. Ibindi by'urushako bizaze nyuma, ariko ntubivange. Mu rusengero dufite abantu baza akavuga ngo njye mfite umuntu ngo arakijijwe. Ese arakijijwe? Ngo arasenga, agashaka kumutwikira. Mu by'ukuri wowe uribwira ko ubeshya pasiteri, ni wowe uri muribeshya, kuko uwo muntu ntimuhuje. Umunsi muzagera mu rugo pasiteri ntazaba ahari, nta wundi muntu uzaba uhari, ni wowe nawe. Muzarebana usange ntimuhuje rwose. Ubyuke mu gitondo ngo ngiye mu materaniro, akubwiye ngo uru rugura ntusigamo njyenyine, guma hano. Aha, utangira ugira ikibazo uvuge ngo none kutangiye kumbuza kujya mu materaniro. Amubwira ati ngiye ko ntayajyamo ndapfa, kubera ntimuhuje. Icya kabiri, gira amata. Wowe uramutse wambwiye ngo ndamutse ndi umukobwa, reka nanjye ngo uhindukize ngushyire ku ruhande rw'umusore. Uramutse uri umusore, wagenda ugashaka umukobwa udakijijwe?
uri umusore urakijijwe ukunda Imana ugendana n'Imana, waba uri mu rusengero ukorera Imana ugendana n'Imana, wahise ugahura n'umukobwa wibereye hariya mu kabari waraye muri night club muri iri joro, ntuzi abo bari kumwe, hanyuma ukamubwira ati ndashaka kumbera umugore. Ibyo wabikora ubaye uri umusore mu ruhande rw'abasore? Ndahamya neza ko ubu urimo uravuga ngo hoya, bihindukiza ubishyire ku mukobwa, kuko dore n'ikimbabaza ni iki, abasore bajya hanze bakanga kwizera Imana ngo bakizwe, barangiza bagira igihe cyo gushaka bavuga ngo reka njye mu rusengero. Aha, ako ka point bugashize akadomo. Ako kantu mfite akantu ndi mubaze turaza gukomezaho mu kanya. Reka dutume dutumikira badutumye mu kanya gato turagaruka twakira amatelefone yanyu nahoze mbona muhamagara hanyuma dukomeze. Tukaba tugeze ku masaha ya 4:41 muri studio 92 n'ibice 8 Radio O. Turakomeje n'ikiganiro cyacu, amasaha yarimo arirukanka kubi kandi ibirahangaha biraryoshye cyane. Hanyuma telefone irafunguye, ariko mu gihe mutarahamagara ubu ngubu ushatse wahamagara tukaba twakwitaba ndetse tukaba wanakoreza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Hanyuma reka dukomeze n'ikiganiro cyacu. Muto hari ikintu kimwe nashatse kugira ngo wenda abariho tubanza Pastor kaza kuza kudukorera finissage. Ubundi njya nubavuga ngo finissage ni ituma ibintu biryoha. Burya iyo wubatse inzu ukubaka umenya ko ari inzu neza uko wagize kuri finissage wayishoje. Hanyuma hari ikintu kimwe turebye kujyanye na choice. Choice irarangiye, abantu mwatwumvishe bumvishe umuntu bakwiye guhitamo uwo ari we. Ubyirengagiza uzabyirengere. Uzavuga ngo ntabwo wabikubwiye. Ngo Pastor amaze kuduha n'urugero rwiza mu kanya mu gikari uko hari umuntu yagiriye inama ati uyu muntu ariko nubwo rwose ubona aza mu rusengero ariko ntabwo akijijwe, yanga kubyumva, ariko few days yarasigaye amusigira umwana akajya muri night club harya. Hanyuma biza gusoza kugira ngo abantu babyumve. Natanze urugero rw'umugabo yashakanye n'umugore ariko we avuga ngo umugore warakijijwe. Yego. Ariko uwo mugore yari yaraje nawe mu rusengero gushaka umugabo. Akururwa na rwa rukundo navuze rw'amarangamutima no kureba ubwiza bw'inyuma. Ntiyareba ukwizera k'uwo muntu. Iminsi mike barashakana, nge abo ndabazi n'abantu mvuga nzi. Igihe kigeze barabyara, ndashaka kubabwira ko igihe cyajyaga kigera umugore agasiga umugabo mu rugo n'umwana, uruhinja akajya kurara mu kabyiniro. Aha, Mana nyagasani, hari ibyo numva nkashishura umeze. Hanyuma birangira batandukanye nubwo bibabaje. Allo? Yes. Sanke. Karame. Nigira amatugarutse Pastor Imana muhomogesha ikindi kibazo. Aha, uyu munsi wajusha kugira amabanza ufite gahunda vuba tu. Nabonye umuntu yenyeneye mu buzima gusa Imana aguzamutarure. Ego buri wa kane tuzajya tuganira ibintu nk'ibi ngi ntabwo azongera kuducika. Nukuri. Yego. Ni gute wamenya noneho umuntu ukijijwe? Kuko nk'urugero pe hari umuntu uzi n'umupasiteri ndamuzi neza kuko ushobora kuba turi no kumwe ariko nyine anywa gake. Ari pasiteri se? Ego. Amahinga. Anywa gake none kandi nzi ko akora n'ibitangaza baye nyine akora nyine ukabona ko umuntu batamuzi. None wapfa kumenya umuntu muzahuza. Okay. Ikindi kibazo. Jama, utarava ku murongo buriya iyo dusubiza mutadusubiza hari ukuntu bitugora. Reka nkubaze. Ugiye mu isoko? Uzi kumenya inkweto. Uzi kumenya urukweto rugukwiye n'urutagukwiriye? Kuri pone ngacyumva neza nkanandika hanze. Nakara kabazo ndaza kugusubiza humura. Yego. Buriya ugiye mu isoko? Yego. Ni iki gituma umenya urukweto rugukwiriye? Inkweto zinkwera? Kangoze ikintu cya Franke. Oya subiza nawe wambashije. Arakubajije? Ngo uramutse ugiye mu isoko ugiye gushaka urukweto. Ego. Ubwirwa n'iki urukweto rugukwiriye?
ndambara nkajya nireba nyine nkabona ko zinkwereye. Utarambara kuko ntago wakwambara inkweto zo mu isoko ryose. Natarambara. Ndagereranya. Urimo uraciye. Ntabwo uzi nimero wambara y'ikirenge. Hari inkweto zitanga nabona nk'urugero gasaka mambere wambara ntabwo ziba zingana. Ariko none se tuvuge wenda wambara 39 wajya kwigera urukweto rwa 32. Hoya pe. Ni iki gituma utigera urwa 32? Ni nimero yawe. Wenda wakwambara 39 n'igice cyangwa 38 n'igice ariko ntiwajya kuri 36 cyangwa 34. Mbona gato cyane. Ahubwo wenda byarenga nkajya hejuru. Reka ndaje ngusubize rero mpereye kuri urwo rugero. Nuko rero ni ikibazo. Noneho hari ukuntu uri kuvuga ngo abantu ngo batazi Imana, noneho hari n'umuntu utavuga ngo Imana nibaho. Ugasanga urasenga ariko murakubwira ati se iyo Mana usenga iguhoza mu bukene, iyo Mana ubwo umwangisha Imana ibaho ubundi cyangwa n'ibyari n'impamvu kubeshya uwo muntu utamusobanurira ko Imana ibaho akabasha kuba yabyumva. Murakoze. Murakoze cyane. Okay. Gira amata afite ibibazo. Pastor, reka tubanze tumusubize noneho tuze gukomeza ku yindi ngingo tugenda tunareba turwana n'aya masaha nayo atatworoheye. Urakoze. Gira amata impamvu nkubajije iki kibazo kibaza iby'urukweto nuko iyo ugiye kugura urukweto igihe cyose ikintu cya mbere kikuyobora ni nimero y'ikirenge cyawe. Sindi bugushishikarize kujya kumenya uwo muzashakana, ngenda gushishikariza kumenya uwo uri wowe. Kuko iyo wamenye uwo uri we umenya uwo mwakwirana. Ugiye mu isoko ukajya kureba nimero zose uzazizenguruka uzirangize kugeza umunsi uzamenya nimero yawe nibwo uzamenya urukweto rwawe. Umunsi uzamenya uwo uri we ukamenya agaciro kawe ukamenya icyerekezo ujyamo bizakorohera kugira iyo ujya. Bibiliya iravuga muri Amosi 3:3 ngo ntabagendana ari babiri badahuje. Yego. Ntushobora gushakana n'umuntu mudahuje urugendo. Mu yandi magambo niba ugiye i Remera ntiwajyana n'umuntu ugiye mu Bugesera. Mugeze Sonatibe mutandukanye inzira. Kubera ko ibyerekezo byanyu biratandukanye. Rero gira amata ngiye icyo nagusaba niba unakijijwe tangira wimenye uwo uri we. Umunsi wisobanukiwe hari urwego rw'abantu mudashobora no gutindana. Uwo muntu mfashe ku murongo komeza ugumeho mufashe kugira ngo utaza kuducika ariko komeza ugume mu kanya turaje tuguhe tukurekure. Komeza. No kuvuga gira amata sindi bukubwire ngo ugende ushaka abantu bose umenye ubuzima babayemo. Ntuzigera umenya abantu mu buryo bwuzuye, ntuzabamenya pe. Ni nkuko wavuga ngo ngiye kumenya inkweto zibaho ku isi yose hanyuma nzamenye izinkwiriye. Uzarinda usaza utarazimenya zose. Yego. Ariko birashoboka ko wakwimenya kandi wimenye biroroshye kumenya uwo mugendana. Bizakorohera guhitamo uwo mugendana. Bizakora kuvuga ngo uyu ntakwiriye uyu arakwiriye. Kandi cyiza dufite abakristo dufite umwuka wera. Niwe utwigisha abo turi bo, nibyo pisi yahereye ngo kugira ubusabane n'umwuka wera. Niwe utwigisha abo turi bo kandi akatwereka n'aba turi imbere. Yego. Nge numva mu buryo bworoheje, sinshaka kubikomplika ngo utazagira ngo ari formule ikomeye. Iya mbere ikomeye ni ukumenya uwo uri we. Iyo wamenye uwo uri we umenye iyo ujya umenye uwo mwajyana. Arakoze cyane wa muntu nari mfashe mu kanya ndabona yananiye kwihangana ariko aragarutse mayi nka data. Allo? Yes. Allo turakumva. Mwiriwe neza fine. Mwiriwe. Ni Jeannette. Yego Jeannette. Icyambere ndabanza nshimire Pastor. Ni ukuri Imana imumugisha gusa agira amata nayo ndamushimira kuko ibibazo nari bubaze yanabimbarira. Yego. Kuko mwadushubije pe ndibaza abantu bose bari bameze nkanjye nagira amata
barasubijwe. Ni ukuri murakoze pe. Badushimiye ahaturyaga. Nta n'ikindi kibazo ngende bubaze, gusa mwumve ko munkoreye ibyo nifuza. Jean biryo Jerome ajya avuga ariko baragukarangiye koko. Cyane rwose. Mise mbona nyine ufara umuntu rwose. Usanze umuntu uwo. Imana mu mugisha. Ndetse nabona nuko mushimira. Ngatanga icya 10. Sangisha litiro byishimwe. Aya nzagitanga pe ku cyumweru. Mbese usanze umunyu nuwo, ibirungo ni ibyo cyane. Urariyura hasi cyane. Imana ishimwe. Kambere nuko tugomba kubanza tukimenya. Yego. Sawa, urakoze. Imana iguhe umugisha rero kandi ugire ijoro ryiza. Yego. Ariko ntago turasoza, guma aho hafi aho. Ndacyahari nta kibazo. Sawa. Arakoze cyane. Igice cya kabiri rero kibonye abafana. Ariko disi hari ikibazo yatubajije gusa nubwo kitajyanye no gukundana. Gira amata kimwe yabaje ngo umuntu utazi Imana utizera ko Imana iriho. Gira amata nagira nkubwire ko Imana nta muntu yigisha undi. Imana irihishura. Idini rikubwira ko ushobora kugira ikintu ukora ukabona Imana, ariko Kristo sicyo yaje gukora. Kristo yaje guhishura Imana. Bibiliya iravuga ngo Yesu ngo niwe shusho y'Imana itagaragara. Mbere yuko umuntu yizera ko Imana iriho, ni byiza ko wowe umuzi ukwiye kumusengera, kuko uwo muntu mu buzima bwe aramutse yitegereje abona Imana. Yes. Iyo uryamye ninde utuma uhumeka? Uwiteka. Iyo ugenda ninde utuma utambuka bigakunda? Mbere yuko unabaho Imana yari iriho kandi izahoraho. Ibyo rero iyo umuntu yamaze kwishyiramo ko Imana itariho, ni ibitekerezo birwanya kumenya Imana. Bibiliya iravuga ngo dukubita hasi ibitekerezo birwanya kumenya Imana. Uwo muntu kenshi Satani aba yamuhumye amaso. Bisaba kumusengera, kuko uko isi iremwe, uko Imana yiremye bigaragaza Imana. Iyo urebye imisozi ubona Imana, iyo urebye amazi ubona Imana, iyo urebye inyamaswa ubona Imana, iyo urebye umuntu ubona Imana, iyo urebye ukuntu umuntu ateye ubona Imana, iyo urebye ukuntu umuntu abyara ubona Imana, iyo urebye ukuntu umwana akura ubona Imana. Iyo umuntu ageze ku rwego atabona Imana, burya Satani aba yamuhumye amaso. Wowe umuri hafi musengere, unamubwira Imana, unamwereka Imana. Akeneye kuyibona cyane kandi akeneye ko Imana imwihishurira. Nta buhanga bwawe bumuhishurira, nta siyanse yayimwereka, nihishurirwa Imana igira ikiyereka umuntu. Nje numva nubwo buryo bworoshye. Yego. Hanyuma hari ikibazo ngiye kubaza Mutoni, ariko reka Pastor asoreze rimwe kuri iyi ngingo hano. Hari umuntu hano wanditse message, ni wa muntu watanze uhereje message avuga ngo hari umuntu bakundana yamwereye imbuto ibiki n'ibiki uri hanze, ubungu nawe nubwo gifata telefone bla 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 byinshi cyane, ariko yongera avuga ati Pastor Imana ishimwe ko nkubonye noneho menye neza uwo nzahitamo uwo ari we, nsengera mbone uwo tuzabana, ndakuze nyeneye kubaka, ni icyifuzo nguhaye, urakoze. Ngira ngo yafashe umwanzuro wo kukureka wa wundi. None urumva se? Ariko niwe wanditse ya message ya mbere. Yes, ni ya message ya mbere. Avuga ko uwo bakunda agiye mu butumwa bw'akazi birangira agiye mu bintu bidahesha Imana icyubahiro. Yes, ashimwe. Ubwo se nk'uwo muzabana ko tuberera imbuto bakanga bakatunanira, nk'ubu nari mfite umuhungu dukundana kubera ari umuyobozi, baje kubajyana mu butumwa bw'amahoro, ariko ubu yagezeyo arahinduka ku buryo no kwitaba telefone yanjye ari ikibazo. Nk'ubwo koko wamubanira gute ko nagerageje nkamwereka indangagaciro z'umukristo, nk'uwo wakora iki? mugira inama. Niwe waje kuvuga nanone Pastor Imana ishimwe ko mubonye noneho menye neza uwo nzahitamo uwo ari we, nsengera mbone uwo
tuzabana, ndakuze nkeneye kubaka n'icyifuzo nguhaye, urakoze. Imana ishimwe ko abonye igisubizo tutaranajya no mu kibazo cye. Imana iguha umugisha cyane, turashimira Imana. Ayoborwe n'Umwuka Wera. Buriya mu magambo twavuze Imana yamuganirije. Haleluya. Imana ni nziza cyane. Aha, reka mfate umwe tugire ku kibazo cya kabiri kugira ngo tugende tugana ku musozo. Aha, allo. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. N'abashitsi pastor twabashoje na Mutoni twabashoje. Murakoze cyane, turabasuje nawe. Ni nimero 6. Yes Karisa, amakuru meza. Ariko wamenye ko Mutoni ari umuturanyi wawe? Mutoni wamenye ko ari umuturanyi wawe hirya aho? Reka. Ai nya, jyaho ngaho. Nawamenya. Ngaho komeza. Okay. Ndabashimiye nawe mushimira ko bw'abatumirwa na topic washyizeho ni nziza cyane kuko iratureba cyane kandi twatikeneye. Ikibazo ndashaka kubaza ibibazo bibiri ariko nkabibaza batandukanye. Ikibazo cya mbere ndakibaza Mutoni. Yatubwiye akazi akora nyine aho agakora muri tourism. Avuga yuko hahurira abantu benshi bagiye batandukanye kandi badakejejwe. Yego. Kandi we afite indangagaciro z'uko wenda ari umukobwa wamenye Imana cyangwa se afite Kristo muri we. Kandi naho agenda n'ibyo akora byose agomba kuba afite izo ndangagaciro z'umukristo kandi agerageza no kuzigaragaza. Ese ikibazo nshaka kubaza nk'iya abona abantu ari kumwe nabo ajanesheje, abona ababyumva cyangwa se abagenda ahura nabo byibura ashobora kuba yaganiriza akereka za ndangagaciro za Kristo, ni izihe imbaraga agira zo kugira ngo abagaragarize izo ndangagaciro cyangwa se nawe abereke umurongo bakabaye bacamo? Azikura he cyangwa zihabwa n'iki kimupushinga kugira ngo yerekane izo ndangagaciro muri abo bantu batazifite? Kuko ahura n'abantu benshi badafite izo ndangagaciro za Kristo, urumva bitwara nuko bashatse kugira ngo rero abo bantu ubashe kubakumvika nawe bajye mu murongo wowe ushaka kugenderamo, biragura, bitwara imbaraga. Izo mbaraga azikura hehe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri, ikibazo cya kabiri ndakibaza pastor. Imana imuhe umugisha ku bisobanuro agiye aduhereza. Amen. Ikibazo nshaka kubaza pastor, ndamubaza ikibazo gikurikira. Ese tugiye mu buzima nk'ubwo twatirimo nyine bwo kuba wareba umuntu mushaka kuzabana uwo ari we, ngiye gutanga urugero ku mukobwa ukora mu kabari. Ukora mu kabari? Mu kabari, yego. ni ukuvuga ngo tuzi neza yuko mu kabari ni ahantu 100% byanze bikunze ntago haboneka indangagaciro za Kristo, kubera yuko nimba ndi umukristo ntago nzajya kwicara mu kabari, kuko ninjya mu kabari egare yuko nanjye nzaba ngira gutema izo nzoga kandi ndi umukristo. Ese noneho mu gihe nagiye ngenda umukristo bibaye ngombwa yuko mpaboneka, nkahabona umukobwa ukora muri ako kabari w'umukristo cyangwa mwaye musanzwe muziranye? Sorry? Wahamusanze ari umukristo cyangwa wahamenyaniye nawe wowe ugiye mu kabari? Sorry? Wahamusanze ari umukristo cyangwa wahamenyaniye nawe wowe ugiye mu kabari bisanzwe kandi wari umukristo? Yewe ngiye mu kabari bisanzwe menyanirayo nawe, ndangije biba ngombwa wenda yuko mwiyumvamo, noneho nkashaka wenda kumushyira mu murongo wo kuba na creating relationship nawe yuko hazavamo n'umubano urambye, nk'uko wenda nshaka kumugira umugore kandi mukuye mu kabari. Ese birashoboka yuko ushobora gukura umukobwa mu kabari ukamuhindura umugore ukumva ko ushatse umukristo? Ese umukobwa ukora mu kabari aba afite izo ndangagaciro za Kristo bitewe n'ibibera mu kabari? Murakoze. Urakoze cyane, araje gusubize.
aha arakoze cyane Kalisa. Reka duhere kuri Mutoni turasa ku ntego kugira ngo turebe ko twarwana n'iyi minota yacu n'ikibazo kimwe gisigayeyo kugira ngo tuza kugasigaye kuko ndumva ari ingenzi cyane. Karibu. Ku bibazo yambaje ibibazo bibiri. Cya mbere yambaje aho imbaraga nzikura. Mu by'ukuri ntago ijambo ry'Imana navuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, hamwe no gusenga, hamwe no gusaba Imana imbaraga kugira ngo aho uhagaze utagwa. Nkuko pastor yakomeje aduhereza urugero, abantu bari hasi iyo bagukurura umanuka, iyo bagukurura uhagaze biba bifite amahirwe menshi yo kumanuka hasi. Rero abantu tuba turi kumwe muri cycle imwe, abo tugendana imyumvire yabo, imitekerereze yabo, ibiganiro byabo, uko ukomeje kuhaba utabaye maso urahinduka. Rero kugira ngo mbashe kuhagarara nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Amen. Hanyuma ku kindi yavuze yabajije, ndagaruka ku kisubizo pastor yakomeje kuvugaho cyo kumenya uwo uriwe. Wowe ubwawe urinde d'abord mbere yuko abandi bakumenya, mbere yuko nabandi wenda unabahindura. Wowe ubwawe urinde, urashaka iki, ufite uhe murongo. Wangewe Mutoni ndakijijwe, mfite iyi myumvire, mfite izi principe, aya mahame, niko bimeze. Niba utari buze kuza muri uyu murongo, ubwo ntago turi bukorane, ntago turi bukomezanye. Ubwo ndimo kuvuga muri cadre y'abashuti, y'abakolege dukorana, y'abantu, y'abaduhereza akazi se cyangwa abo duhereza akazi. Ariko ku umukiriya, ubwo ndi kuvuga umukerarugendo waje, we turi gupfana akazi iminsi 3, iminsi 5 turi bumarane. Nyuma y'iyo minsi aratahukwe, nanjye nahukwe. Nabikunda ko dukomezanya uyu murongo, tuzakomeza kuba in touch. Nibidakunda azakomeza inzira yiwe, ariko nanjye mfite inzira yanjye. So ubwo muri make igisubizo, ndinde njyewe amahame yanjye nayahe, niki nkurikiye. Nicyo kingayidinga. Urakoze cyane. Aha, pastor none wasubiza Kalisa kuri cya kibazo cyo mu kabari. Okay, sinzi wenda niba ikibazo cye yabashe kukibaza cyangwa nacyumvise neza, arambabara ntabasha kugisubiza nkuko yakibajije. Ariko ndagerageza kuvuga mu nguni zose kugira ngo nibura ntaza guhusha. Niba wagiye, reka tuvuge ngo we yitanze urugero, agiye mu kabari, asanze umuntu umusavinga, mu waitress ni umukobwa, yavuze ngo wabukijijwe. Sinzi niba ariko nabyumvise. Yego yavuze ngo ugiye mu kabari, ubonye umukobwa uramukunze, usanze akijijwe. Ntabwo yapreshije cyane byo gukizwa. Wenda ashobora kuba, wenda tuvuge ngo arakijijwe, cyangwa se wenda yabajije ngo umukuye mu kabari. Umukuye mu kabari, birashoboka ko umukobwa wo mu kabari yaza ukabara nawe ukamushaka. Mbere nahera kuri we. Ese Kalisa, wowe ugiye mu kabari urakijijwe? Icyo ni icya mbere. Niba ukijijwe ukaba ugiye mu kabari, akaba ari uzavana umugeni, ubwo nabyo turabisubiramo. Niba koko wowe nimero yawe y'urukweto uyivana mu kabari, niyo mahitamo yawe, ntawe uzayakubuza. Kimwe mu bintu nabonye abashumba bahura nacyo gikomeye, ni ukuganiriza umuntu umubwira ngo wihita muriya. Ni ikosa rikomeye nabonye ushobora gukora. Kubera ko iyo byajemo amarangamutima, hari ukuntu abantu bafunga amatwi n'ibitekerezo. N'Imana ikaba itamuvana ku izima kugeza umunsi agonze urukuta, akabona ko ibyo yibwiraga atari byo. Ndabifatanya n'urugero nahoze kare wigeze kuvuga ngo mbe ndetse kuvuga, aho abantu nanone ava mu kabari akavuga ngo aba tubana mu kabari ntawambera umugore, reka njye gushaka umukobwa mu rusengero. Kandi adakijijwe. Aha, uhita unakomerezaho. Kalisa, njyewe nkugiriye inama, niba umuntu adakijijwe wimushaka, kandi wowe ukijijwe. Kandi nawe niba ujyayo utarakizwa, banza ukizwe mbere yo gushaka abakijijwe. Birashoboka ko ubuzima bushobora kugutwara ugashiduka urimo urakora mu kabari kubera ko nta mibereho yindi ufite. Yego. Ariko uramutse uri no muri iyo mibereho, njyewe nk'umushumba nakugira inama yo gusenga ngo Imana ikuremera kandi kazi,
kaguhuza n'indangagaciro zawe. Kuko ntuzahura n'abantu serva bari ngo barashaka kugukorakora basinze ngo wumve ko umutima wawe unezerewe, na boss wagutegeka kwambara ubusa kugira ngo attracting abakiriya. Yego, urumva ibyo akazi urimo urakora karimo karatandukanye n'indangagaciro zawe. Nk'umwana w'Imana ukwiriye gusenga Imana ikagufungurira imiryango, kandi nukurira ifungura. Ibyo mubwira ari benshi twagiye duhura bafite icyo kibazo, bati ngiye akazi nkora nuko kama amafaranga ntunze, ariko gatuma mba mu ndangagaciro ntemeranya nazo. Ngani ibyo ntago Imana ibyishimiye, niyo mpamvu ukwiriye gusenga Imana ikakwimurika kujyana ahandi. Niba umuntu rero yarashatse akazi akaba ariko afite ariko akaba akijijwe, nawe ukaba ukijijwe, Imana ishimwe. Ariko ikibazo nanone ushobora kugenda urugiye mu kabari ugahura nawe wanda akijijwe arimo ashaka imibereho, ukaba ugiye kumugusha. Ibyo nabyo rwose ni ikindi kibazo. Ndagira ngo nibwire bene data, umuntu avuye mu kabari aje mu rusengero ngo arashaka umuntu ngukijijwe. Ndashaka kubwira ikintu kimwe, uwo muntu azaza umunsi wa mbere, aza umunsi wa kabiri kubera wowe, aza umunsi wa gatatu. Umunsi muzagera mu rugo ashobora kutazigira agaruka mu rusengero. Icya kabiri, ashobora no kutazongera kwemera kujya mu rusengero. Abenshi nabaye mu bantu bamwe badakijijwe, hari ukubwira ngo ngurega ngomba kugira n'umuntu usiga mu rugo, gusa nzajya njya mu kabyiniro njyaneyo na madamu, abana bazasigara nande. Arimo arashaka umuntu azasiga mu rugo wakigira muri gahunda ze. Ntabwo ari umuntu ashaka ko bajyana ahantu hose, kandi twavuze ko urushako ni urugendo rw'ubuzima. Rero ndumva ngerageje gusubiza ikibazo wambajije. Niba ntagisubije neza, ubwo wenda Imana izaturemera ikindi gihe. Ahubwo hari n'ikindi kintu wavuze ugasanga umusore ariyoberanya, avuye mu kabari agiye mu rusengero afite umukobwa akurikiye. None nkahita nibaza ikibazo, niba umusore wo mu kabari ava mu kabari kugira ngo ajye gushaka umukobwa wo mu rusengero, ni gute uwo mu rusengero ukijijwe ajya kujya gushakira umugore mu kabari? Nabyo uriya musore arimo arahunga, arimo basi wenda barabizi neza ko badakijijwe, arabizi, ariko akavuga ngo nshatse nibura umukobwa nkurikije ahantu ndi mu kabari hano, ibyo ndebesha amaso yanjye ndimo ndabona hano nakura umugeni uzankoraho, reka njye gushakikiriza hehe waba undi wo mu rusengero. Akiyoberanya akaza akakirwa, yewe ashaka kanabatiswa. Benshi baraza bakabatizwa. Batiza abantu se bafite gahunda y'ubukwe ngo kubera ko ngo bamubwiye ko atashaka atabatizwa. Aha, urumva avuye mu kabari kubeshya abantu, nukubeshya abantu, ariko ntubeshya Imana, ntubeshya n'umutima wawe. Avuye mu kabari aje gushakira mu rusengero, none wo mu rusengero agiye ahungiye hahandi wahundi yavuye. Aho ngaho naho harimo akabazo. Biba bigoye, ariko biroroshye Frank. Twabisomye neza muri rya jambo Bakorinto ba 2. Nihagira n'ikintu mwibagirwa, mwibuke iki kintu. Bakorinto ba 2:6-14. Ntimukifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka kwafatanya no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Ntibyakunda. Niba rwose wowe uzi kukijijwe ukabukurikira Yesu, ni gute uzagendana n'umuntu ubuzima bwawe bwose udakurikira Yesu? Muri mu byerekezo bibiri bitandukanye. Kandi icya kabiri, hari uwavuze ngo nzamuhindura. Ndashaka kubwira ko niba utarabashije kwihindura mbere yo kwakira Yesu, nta mbaraga ufite zo guhindura umuntu. Imana ni ihindura umuntu, kandi izamuhindira igihe runaka. Nta tegeko Imana ifite ryo guhindura umuntu ngo ko wamushatse. Hari abantu rero bagera mu rugo agatangira kujya mu masengesho iminsi 40, 30, 21, iminsi 7 atarya atanywa ngo umugabo ahinduke. Wamuhisemo, si Imana yamuguhitiyemo. Icyo gihe umushumba wacu mukuru akunda kuvuga ngo uwo ni umusaraba ugiye kubana naho. Ikorera uwo musaraba kuko wowe wawuhisemo. Ariko iyo ubanye n'umuntu mujyanye mu rugendo, uba uri kumwe n'umufatanyabikorwa, uba uri kumwe n'umuntu muzagendana ubuzima bwanyu bwose. Nawe uwo wundi rwose ni umusaraba. Imana ibahe umugisha. Hanyuma tugenda tugana ku musozo, ari ikibazo kimwe ndahera kuri Mutoni nirubuze kuza kumfasha cyane kuko bijyanye nyine n'abajene, ariko pastor akaza kuza gutanga inama. Iminota ugerageze dukoresha nyine iminota mike isigaye, nubwo twarengejeho iminota 10 ku masaha yo gusoza. Hari ikintu kimwe
gikomeye cyane Mutoni, byanjye bikunde ndakeka hari umuntu uri ahantu somewhere nubwo tutabizi neza ariko ndabikeka ko hari urugero murimo gupangana urugendo byanjye bikunde. Amen. Imana ibyeze. Hanyuma turashaka ngo turebe umukristo wahisemo, ubwo twahisemo deja byo guhitamo byo tubishire ku ruhande, twamaze guhitamo abantu babyumvishe. None wa mukristo yamaze guhitamo nkuko Mutoni yahisemo cyangwa se nkundi nkuko umufiance we yamutoranyije mu bandi, tubwire ikintu cyitwa meeting, inama yanyu uko muganira mubigenza mute, cyangwa se umuntu okay reka tureke kuvuga wenda Mutoni wenda ashobora kugira gutyo kavuga ngo nasi nshaka kumena amabanga yanjye, ariko tubwire abakristo babiri bakundana ni gute bagomba kwitwara kubijyanye no guhura, kuko guhura ni ikintu cy'ingenzi cyane kugira ngo mugire ibyo mupanga, mugire cyangwa se wenda wanasanga bitari na ngombwa. uratubwira bagomba guhura gute, bagomba guhura kangahe se, bagomba guhura hehe, icyo kintu cya meeting mu rwego kugira ngo ba protecting the image. Ako kantu wakavugaho iki? Unakomerezeho ku kintu kijyanye no gutwika ku mastati abasheri abantu bakundana ku mastati bikwiye kumera gute? Reka nangirane ku cyo umbajije bwa mbere. Guhura ni ingenzi. Yego. Ko igihe cyose communication cyangwa se kuvugana, sinzi communication mu Kinyarwanda ko nabivuga, kuganira ni ingenzi. Yaba ari mu bantu, mu muntu mufitanye umushinga cyangwa se inshuti bisanzwe cyangwa se muri business, communication igihe cyose ihora ari ingenzi. Ahubwo no kumenya ngo turaganirira he, turaganira ibiki, biratuganisha he. So aho niho nekereza ko umukristo umutantike urubyiruko umujene, tubwire aho mugomba kuhurira ni hehe. Iby'imishinga byo birazwi. Uyu mwanya ntabwo navuga ngo mugomba guhurira hano cyangwa hehe, ariko bitewe mu buzima busanzwe imibiri yacu iri active, ntabwo icyo tugomba kukirengagiza twaba dukijijwe cyangwa tudakijijwe. Mwembi cyangewe n'uwo turi kumwe muri urwo rugendo, nitwe tugomba kumenya ngo ese ni hehe dushobora guhurira hashobora gutuma tutirekura, reka bari ko mbivuga. Adashobora kutwemera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwe guhereza urwaho Satani ukore icyo ashaka. Ni hehe dushobora guhurira tutahereza umwanya muto ba open? Tubwire ati ahantu tutagomba guhura naha, ahantu tugomba guhura naha, kuko dufite imibiri yacu. Ari umukristo, umukozi w'Imana umwe wavuze ngo imibiri yacu ngo ni cash power, ngo ni cash power ziri aho ngaho zishobora kuhita umuriro ucana anytime, cyangwa se wenda kabiri iri desactive, ariko anytime yaba active bitewe. Tubwire, tube open, wenda tuvuge ngo ahantu tugire gutya ahantu tugomba kwirinda guhura nihe, ahantu twakagombye guhura nihe. Ahantu twagomba kwirinda, uribana, umusore muri ghetto, uribana, nje kuganirira iwawe, turi babiri twembi, nekereza ko aho ngaho ari ibyo nibyo nashakaga kuba clear. Ariko ushobora kuba utibana, ufite famille cyangwa se ni abavandimwe bari mu rugo, ushobora kuhaganirira. Yego, nge niko mbitekereza. Ushobora kuhaganirira. Akandi kandaza kubaza pastor. Ari muri ghetto ntabwo bivuze ko mutaganira, ariko muri hehe, muri mwenyine, muri ahantu bishoboka ko mbese muri make mushaka ahantu hatabateza ibibazo, ahantu hari abandi bantu. Ahantu muka coffee shop, muri coffee shop, ku rusengero se, mu muhanda se, mutambuka muri ahantu, dufite ahantu henshi muri iki Kigali, ahantu mushobora kwicara kandi mukaganira biri privé kandi biri open. Stati ibya stati ntago ndivuze kuza kubitindaho, kubera ko abantu bakunda ibintu bitandukanye, abantu bashimishwa n'ibintu bitandukanye. Wowe ushobora kushimishwa nuko bagupostinga, cyangwa se wowe ukabushimishwa nuko wowe wapostinze. Njewe nkaba ntabikunda,
aho ntago naza kuvuga ngo abantu bakundana baba authentique ngo nimukajya mu postingana cyangwa mujye mu postingana kuko biraza kugaruka kuri personality y'abantu. Wowe se bimeze gute? Ntago ndikunda gupostinga. Ubuzima private life yanjye nagunda kuyipostinga mu buzima busanzwe. Na postinga akazi, na postinga none musheri nakubwira ngo musheri kuki utajya postinga kumva ashimishwa nuko abona umupostinga. None biterwa nibyo nakubwiye. Aramutse abikunda ari byo bimushimisha nabikora. Ariko wowe ukamubwira ngo ariko njyewe nukajya nshira. Oya nakwe. Aho tugaza mu gikazi. Pastor, gira icyo wunganira kuri icyo kintu cyane cyane wenda ushimangire kuri iriya communication. Kuko urubyiruko rwinshi iyo twumvishije ngo abantu bateguraga mariage then ngo kujya kumva ngo umukobwa aratwite, kenshi na kenshi usanga bipfira kuri le point de rencontre cyangwa se venue meeting venue y'ahantu bahurira iki, kuko twarangije kumva ntago turi bugaruke kuvuga ngo kumenya umuntu uwo ari we. Already ibyo twabirenze, urufatiro twarushizeho tugeze ku muntu babandi babiri b'urubyiruko bakundana bafite gahunda yo kubana, none ukajya kumva ku munota wa nyuma ngo kanaka yatekana kinda. Oh my god, none nkatekereza ko rimwe na rimwe ushobora gusanga biterwa nuko baba bahaye satani inzira yo kunyuramo. Iyo point de rencontre ahantu kuganira birinde gute, bitware gute abo bantu barimo kutwumva, wunganira wenda kubyo Mutoni yaramaze kuvuga. Ibya stati byo ngira ngo biterwa na personality y'umuntu nkuko yabivuze, nitwa nabitindaho cyane. Ariko nanone niba hari n'inama wagira umuntu mu gukoresha social media wabikora, kuko hari umuntu wigeze kuganira avuga ngo ngiye rwose ngo ngiye se ishobora gupostinga umukobwa dukundana kenshi kuko mba ndimo guha abantu amakuru atari ngombwa. Nuko yambwiye ati mba ndimo guha abantu amakuru atari ngombwa, ngo ari n'igihe mu posting ukumva umuntu atangiye kuvuga ngo wamaye nimero z'uyu muntu ko ari mwiza. So urumva ko harimo utuntu twinshi biterwa n'umuntu n'iki. Ako kantu wenda tugana no ku musozo. Urakoze cyane Frank. Ndakoresha ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuga muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 13, dore ku murongo wa 14. Matayo 5:14 avuga ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Ntabakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ngo ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira bari mu nzu bose. Abariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Ibi ndabivugira muri iyi relationship, muri urukundo rw'umuhungu n'umukobwa. Nje hano ndimo ndavuga abafiance bagiye kubana. Yego. Kuko abo nje nibo nemera Bibiliya ivuga bakwiriye kubana. Icyo ni ikindi kiganiro. Iyi sije ni ngari cyane, ifite topics nyinshi, ifite ibyiciro byinshi twavugaho. Ariko niba muri fiançailles mugeze igihe cyo mwo murapanga kubana, icyambere bivuga ngo muri umucyo. Iyo uri umucyo nta mwijima kubamo. Icyambere wowe ubwawe niba ari ahantu nk'umwijima mwahurira ubwanyu mwumva ko hadakwiriye, murabizi aho hantu muhirinde. Mu yandi magambo, mushobora guhurira ahantu hafunguye hari abantu benshi, mushobora guhurira mu mbuga, mushobora guhurira muri restaurant, ariko mwirinde ahantu hose habajyana mu cyaha cy'ubusambanyi cyangwa n'igisa nacyo. Bibiliya iravuga ngo mwirinde icyaha n'igisa nacyo, kuko Bibiliya iravuga ngo irari ngo riratwita ngo rikabyara, iyo ribyaye ngo ribyara icyaha, ngo icyaha iyo gitwise ngo kirakura ngo kikabyara urupfu. Ushobora gutangira ubyita ngo nugusomana, ngo ntabwo ari icyaha cy'ubusambanyi. Already irari ryabajyanye mu gusomana bigiye kubyara ubusambanyi, ubusambanyi bubyare. Hari ibintu byinshi muzica nimujya mu busambanyi. Inama nabagira ni iyihe? Mwirinde. Bibiliya iravuga ngo muhunge irari rya gisore. Iyo bivuga muhunge irari rya gisore, ikindi bivugamo n'ubusambanyi. Icyaha cy'ubusambanyi nta uvuga ngo aragisengera, ahubwo baragihunga. Ugihunga gute? Uva ahantu hose hakugusha mu mutego w'ubusambanyi. Niba muhuye n'uwo munakundana, mwirinde kuguhurira mu byumba
ayo mageto twavuze, wijya gusura umusore mu rugo ahatuye wenyine, nunajya mu rugo iwabo nkugiriye inama, itwaza inshuti yawe. Wenda ntiribuze mu kiganiro cyanyu ariko irabihari. Kuko muri abana b'umucyo, ntago mukora mu bintu byinshi, kuko abantu turenge noneho namwe ubwanyu, abantu bakuzi kukijijwe bakaba bizi ko uri umukristo, niba kubona ahantu mu kaguna, ahantu mu mwijima, sinzi ikintu uzabasobanurira ko utari uri mu cyaha, kabishwa n'ubwo utagikoze. Yego, wowe murabizi ko nta kintu mwabikozeho, ariko kuko uri umwana w'umucyo bazakugiraho ikibazo. Bazavuga ngo Bibiliya kwivuga ngo muri umucyo w'isi, ngo umucyo ngo ntubasha kwihisha, kuki mwagiye kwihisha? Mushyira ibintu ku mucyo, namwe ubwanyu bibe ku mucyo. Umunsi umwe Imana izabaha umugisha w'urushako. Kuri social media byo ni ibintu bigoye, kuko ibi ntabwo ababyeyi bacu bahuye nabyo, abatubanjije ntibahuye nabyo. Yego. Ariko hari ikintu kimwe nzi, nuko ibanga abantu bakundana, kimwe mu bintu biranga abantu bakundana ni ibanga bagirana. Urugero rw'urukundo cyangwa rw'ubusabane ufitanye n'umuntu, umuntu abimenyera ku ibanga mufitanye. Niba amabanga yanyu yose ari hanze, ndibaza uwo musabana uwo ari we. Njye icyo nicyo kibazo nibaza. Niba njye icyo naganiriye n'umugore wanjye cyarara cyamenywe n'abantu bose, ndimo ndibaza ubushuti dufitanye aho butandukanye n'ubwo ufitanye n'abandi. Ukwiriye gufuhira urukundo rwawe na mugenzi wawe ku buryo mugirana ryabanga rituma muhorana, mumenyana ku rwego abantu babareba ntibabamenye, ariko mwe muraziranye. Kubera iki? Ibyo nibyo bikomeza urukundo, nibanga mugirana. Ibintu byawe rero nubihoza kuri social media, icyambere hari imiryango imwe uzafungura y'abantu bashobora kugutandukana n'uwo mukundana. Benshi bahuye nabyo. Ngo uwo mukobwa, uwo muhungu turamuzi yaciye ibintu, kandi mu by'ukuri ni abantu bashaka gutandukana n'uwo muntu. Yego. Mu by'ukuri abo bantu urabarenganya, niwe wabahaye urwaho, wabahaye inzira zo kubateranya. Icya kabiri, nupostinga umuntu, njye ikibazo cya mbere nkunda kwibaza, iyi post ngiye gushyiraho igamije iki? Kwemeza bisi. Niba ari ukumubwira ngo wambaye neza, njye biranyura kubimubwira mu maso mureba. Ntabwo abantu bakeneye kumenya kubwira ko ndimo ndabwira umugore wanjye ko yambaye neza. Umugore wanjye niwe ubikeneye, umufiance wanjye niwe ubikeneye. Ntabwo abantu ntibari bunezerwe. Actually abantu benshi bagira ngo abantu babyitayeho, ariko abantu ntawe ubyitayeho. Hari umuntu avuze ngo nari nzi ko abantu banyitayeho kugeza igihe nashaje, nkaza gusanga nta n'umwe ari unyitayeho. Rero social media ishobora kugushuka ngo abantu bakwitayeho, ahubwo wowe uri muri yitaho ukibwira ko abantu bakwitayeho. Bazakubeshya, ariko wowe uba ku buzima bw'ubwiherero n'Imana n'umuntu wawe. Ibyo nibyo bikomeza urukundo, ntabwo urukundo rukomezwa na social media. Rwose. Ndumva ari ibyo. Yewe nyagasani we. Ubu rero abantu bamwe nari navuze ngo nari nishizemo ko tugomba gusoza nibura saa 5 n'igice. Reka twatira abantu babiri mu minota 6 isigaye, ubundi dusoze rwose kuko byakaze. Karame. Kalisa mama mugarutse. Ndabashimiye cyane, nanyuzwe. Ugurangingo nashaka gukoraho, pastor yari afite confusion yuko wenda nari navuze ku mukobwa ntabwo yamenye akijwe cyangwa atakijwe. Urumva byanze bikunze n'umukobwa utarukijijwe, ariko wahise ubijyamo neza umurongo nashakagamo. Usa nk'ubisobanuraho, hari nk'igihe nk'umuhungu aza nko mu rusengero akura mu kabari akurikiye umukobwa mu Kristo atakijijwe, noneho hakaba hari n'umukobwa ushobora kuva mu kabari akaza akurikiye umuhungu mu rusengero, cyangwa se umuhungu wenda utari wakira Yesu Kristo muri we nawe akaba yajya mu kabari akurikiyeyo umukobwa. Ariko ngiye ku bwanjye ndakijijwe nzi uburyo ntabyitwaramo. Urakoze cyane. Ikindi wenda nk'inyunganizi njyewe natangaho dusoza,
byanze bikunze nk'abantu bamenye Yesu Kristo bakamwakira nk'umukiza w'ubugingo bwabo, kuri social media dukwiye kumenya ibintu dukwiye gupostingaho ibyo ari byo n'ubutumwa bigomba gutanga muri sosiyete. Ikindi ende inyunganizi natanga nk'urubyiruko, ukuntu twakabaye twitwara ibintu tugomba gukoresha, nimba unyemereye nko mu munota umwe ndakeka bitari burambirane, Abefesi ibice 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 13 gusa niho message yanjye. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane Kalisi, Imana iguhe umugisha. Aha, arakoze uwanyuma, the last one. Reka duhe amahirwe uwanyuma na nyuma kugira ngo dusoze mu minota itarenze 4 dusigaje ku minota 30 ya bonus. Aha ndabona atarimo kuboneka, reka dusoreza ahangaha. Mbibutse yuko twari turimo kuganira ku bijyanye n'uburyo umukristo cyangwa se urubyiruko rw'umukristo akwiye kubaka umubano we n'abandi, ndetse n'uburyo agomba kubuhitamo uwo bazabana. Aha Pastor, katusoreza ahangaha, ariko nanone mbere yuko dusoza reka mbahe wenda buri umwe kanu gato yakongeraho umunota umwe, hanyuma noneho tugane ku musozo tujye muri overnight. Muto ndasoreza ku ijambo riri mu Migani 27:5 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Bibiliya yera, Bibiliya ijambo ry'Imana. Yego, niyo yavuze neza, iravuga ubwo nagarutse ngiye gusoreza kuri pati ya mbere twatangiriyeho. Pati ya mbere ivuga ngo ni gute wabana neza n'abantu basanzwe. Iri jambo ngiye kubasomera ngo gucyaha umuntu ku mugaragaro ni byiza biruta ubucuti bupfurapfuritse. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ni kuri kangahe? Migani 27:5. Gucyaha umuntu ku mugaragaro ni byiza biruta ubucuti bupfurapfuritse. Naho Bibiliya yera yo ivuga ngo guhanira umuntu, guhanirwa ku mugaragaro kuruta urukundo rudaserutse. Yego. So n'inshuti mu buzima busanzwe twavuzeho ni gute umuntu authentique yabana neza n'abashuti. Iri jambo ndatekereza ryabafasha cyangwa nanjye riramfasha. Niba ari inshuti yawe koko biba byiza kumucyaha kuruta kurenzaho. Mu Cyongereza haravuga ngo open rebuke is better than secret love. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Pastor munota umwe. Yego. Ndasoma ijambo riri muri Yohana wa mbere 4 umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Kugira ngo tujye yaba ari urwego rwo kugira inshuti mu buryo busanzwe nabo tuzabana, Bibiliya dusaba ngo kugira urukundo. Ariko kugira ngo tugire urukundo tugomba kumenya Imana. Niba udukurikiye ukaba utaramenya Imana, utarakira Yesu, ndashaka kubwira ko urukundo ruzima ruva mu Mana. Ni rwo rwa rukundo navuze rwa agape rutuma umuntu akunda umuntu adashingiye ku kintu runaka, icyo bapfana cyangwa icyo bakorana. Ntabwo ari icyo mvuga. Ni umuntu ukunda abantu abivanye mu rukundo avana mu Mana. Urwo rukundo ni rwo rurama, ni rwo rutanyeganyezwa n'ibihe. Rero niba ushaka kuzagira urugo rwiza, banza ukunde Imana, ukunde Yesu, ubane nawe, azagushyiramo urukundo ruzatuma ukunda abandi. Kuko ngo ntubasha gukunda utazi Imana, kuko Imana ni urukundo. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha cyane. Turagushimiye cyane Pastor Ivan, turagushimiye cyane Peace. Imana ibagire neza, kandi namwe mwese mwadukurikiye mwakoze cyane kubana natwe. Hanyuma nanone reka mbashishikarize gukurikira Midnight Prayer. Hanyuma nge na Frank Mario Sebudandi, naho kwa mbere muzagire weekend nziza.